isi n'ibifitanye isano nayo byose akenshi ni ikinyoma kiyizanira amahoro kurusha ukuri. Ikinyoma nicyo gitanga umutuzo mu bihe byose ndetse kikazanira n'amahoro abantu. Kubera ko ukuri gutuma abantu badatuza kurusha uko batuza bakoresheje ikinyoma, abantu benshi bashaka kwirinda ukuri. Nanjye niko meze, nawe niko umeze, ntaho dutandukaniye twese. Kwiyegamiza ku kuri buri gihe biraryana, reka abe ariko mbivuga. Niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo ukuri kutuje imbere duhitamo gufunga amaso. Kubera iki? Papa wanjye Petron Lewis aho yararyamye ameze nabi umwuka urimo kumushiramo, yarakomeje arambwira ati randire mwana wanjye. Nageze mu buriri mbwira Mariya ukuntu gahunda igenze, ko hazaza ba Jessica na Dorcas bagenda. Mariya ambwira ko babajwe cyane n'ukuntu babisikanye, kandi n'ibyari bimuzanye ari ukugira ngo abari kumwe na Jessica kuko yamukunze cyane. Mariya amubwira ko nta kibazo n'ubundi azamusangayo anasubirayo. Twamaze kuvugana turaryama. Mu gitondo twese nyuma yo kubyuka duhurira muri salo, tumaze gusangira Gaston ahita avuga ati ni ukuri ndi kumva nakwijyanira na Dorcas. Ubu se nzongera kwiga kurwana bigenze gute? Dorcas ahita avuga ati ngwino rero twijyanire uzakomereza y'amashuri. Gaston ahita avuga ati oya nanone, naho se uriya mwana uri kwa muganga ntago namusiga. Dorcas yese avuga tutangiye kuba ikigwari ukiri umwana rero birarangiye, ku buryo wanga kujya gushaka ibyo ukunda kubera umuntu wabonye ukumva uramwishimiye. Gaston ahita avuga ati ubwo se ni ubugwari? Mpita mvuga nti oya ntago ari ubugwari, ahubwo nuko Dorcas ashaka kukoshya ngo mujyane, ariko aho uri niho ugomba kuba uri kandi humura uriya mukobwa azakwakira neza. Dorcas yese avuga ati ariko se ubu ubona ukuntu bunyiciye ibintu? Gusa mu by'ukuri ntago ari ukubeshya, ntago nigeze numva ko Gaston isaha n'isaha byashoboka ko twatandukana niyo byaba igihe gitoya, kuko mu buryo ntazi nisanze Gaston hari ukuntu mufata muri njye, kuko umutima wanjye uburyo wamwakiriye ntago bisanzwe, ku buryo numva aho ndi hose ntashye ngomba kumubona. Akaba ari nayo mpamvu mwabonaga ntangiye kumubwira ngo tujyane, kuko ntago narindi gukina kuko nari nkomeje cyane. Dorcas yamaze kuvuga gutyo njye sinatungurwa, ndetse n'abandi twese ntitwatungurwa, ahubwo we atungurwa no kubona ibyo atubwiye byose nta na kimwe kidutunguye, kubera ko kuva Gaston na Dorcas bamenyana, Dorcas hari uburyo yahindutsemo twese turabibona, ndetse mpita mbona ko ari kwa kundi umutima w'umuntu uba warashavuye noneho agashakira amahoro mu kintu runaka. Bityo Dorcas kuba ashaka umuryango we ariko tudafite ahantu na hato ho guhera, byatumye yiyumvamo Gaston nka gasaza ke cyane, ku buryo yakoraga ibishoboka byose ngo Gaston amube hafi. Noneho byakubiterana na kwa kundi Gaston nawe yagize akantu k'ihungabana akiri mutoya kubw'ibyo yabonye muri Maranatha no kuba adafite mama we wamureze muri Maranatha. Urukundo Dorcas yamuhaye yararwakiriye noneho barahuza. Nuko nkirimo gutekereza ibyo nagiye kubona mbona Gaston ahagurutse aho yari yicaye, ndetse mbona afite ikiniga ubundi azenguruka ameza, asanga Dorcas aho yari yicaye amugwa mu maboko. Nuko aramubwira ati ni ukuri nanjye ndi kumva mbabaye cyane kubwo kuba ngiye kumara igihe ntakubonaho, rwose ndakwinginze basi ntugende, basi uzagende ejo uyu munsi twirirwane, kubera ko nzagukumbura cyane kandi ndagukunda. Ibyari ibiganiro nyuma yo gufata ibya mu gitondo byahindutsemo amarira. Dorcas na Gaston batangira kurira, noneho Dorcas w'amarira aramurenga kubwo kuba ibyo Gaston yarakoze byari bimukoze ku mutima cyane, kuko atarazi ko Gaston yabikora. Byumvikane ko urukundo yamukundaga atarazi ko Gaston nawe yarumuvuburira, bigatuma bigenda gutyo kugeza ubwo Gaston arwemereza mu ruhame. Nuko muri uko guhoberana Dorcas atangira gutsikimba ariko nyereza ibiganza mu mugongo wa Gaston. Gaston nawe umutwe we uri mu gituza cya Dorcas. Dorcas ahita amubwira nti Gaston ni ukuri ndumva nteye agahinda, kuko muri njye mpise niyumvamo nkaho tugiye gutandukana by'iteka, ariko na n'ubu nkaba ndi mu rujijo rw'ahantu urukundo nagukunze ntazi aho rwaturutse.
ariko noneho uburyo nawe unyeretse ko burya unyiyumvamo nk'uko nanjye bimeze, ku buryo ntagiye kubeshya muri uru rugo nta muntu nigeze ngirira amarangamutima nkawe. Ntago nzi niba ari za mpuhwe Chairman yavugaga umuntu abona undi akamugirira, cyangwa se niba hari ikindi kintu kiri hagati yacu, kuko ntavuga amaraso kandi njye nawe tutavukana. Gusa ni ukuri unteye agahinda ku buryo ndi kumva kuba nagenda ndaba mpombye ikintu gikomeye mu mutima wanjye. Gaston yese bati basi reka twijyanire cyangwa ureke kugenda basi, cyangwa se reka tugumane hano ntituzatandukane. Dorcas na Gaston bakomeje muri ibyo ngibyo, natwe turiyobera. Kubwo kudukora ku mutima njye numva ikiniga kiramfasha. Jessica mbona rya jisho rye rizima risigaye ari kurihanaguramo amarira. Ndebye Marita mbona wari kwipfuna mu mazuru, bigaragara kumwe agira agahinda amarira bikanyura mu mazuru. Naho Rufuse we yari yubitse umutwe, bigaragara ko ibyo bintu nawe bimukoze ku mutima. Nuko Dorcas abonye bigenze gutya ahita avana Gaston mu bituza bye, ubundi aramuterura amwicaza ku bibero bye maze aratubwira ati mutwihanganire ni ukuri natwe ntago tuzi aho byari bivuye, gusa njyaho najya hose Gaston nzamukumbura by'iteka. Gaston ahita avuga ati nanjye nzagukumbura mushiki wanjye, ariko uzajya uza kudusura. Mpita mbabwira nti muhumure ntago muzaburana muzahorana, kandi ni igihe gito y'ubundi Dorcas akagaruka kukureba. Namaze kubabwira gutyo Gaston yihanagura amarira, ubundi ava aho yari yicaye ku bibero bya Dorcas, ubundi aza aho narindi ampereza igipfunsi bimwe bita cense, anshimira ko iteka mumenyera igikwiriye. Ambwira ko kuri iyo nshuro bivuyeho atazongera kunyita intwari ye, ahubwo azajya anyita papa. Numvise binkoze ku mutima ukuntu Gaston umwana ungana gutyo andebye agahitamo kunyita papa. Numva ibyo bintu ni icyubahiro gikomeye cyane, ubundi mpita mbimwemerera mubwira ko bityo nanjye nzajya mwita umwana wanjye. Gaston arenze aho ambwira ko ankunda cyane nk'uko akunda mama we, byumvikane ko yari ari kuvuga mama we wamureze muri Maranatha. Nuko amubwira ko yajya kwambara vuba ubundi nkamujyana ku ishuri. Rufuse adusezeraho atubwira ko aragaruka ku mugoroba aje gutora ibyangombwa bizamufasha kubana na Donaldo mu nzu twari twabemereye yo kubamo nk'abasore. Dorcas twumvikana ko aratwara Jessica bagenda, kuko mu kwezi gushize yari yarabonye perime, noneho atagikenera gutwara yihishe abapolisi bo mu muhanda. Nuko Marita nawe atubwira ko agiye kureba uko umukobwa we ameze mu bitaro. Nuko twese tumaze kumenya amagahunda yacu, njye mva muri salo ngenda ngana mu cyumba njye na Gaston turaramo. Nsanga amaze kwitegura nanjye njya muri douche nihuse cyane, ubundi ngaruka mu cyumba ndambara. Mu kugera muri salo ndi kumwe na Gaston ahetse igikapu cyo mu mugongo, dusanga Jessica na Dorcas bahagaze, ndetse Jessica ari mu kagare muri salo. Bigaragara ko bategereje ko tubaherekeza dusohokera icyarimwe. Nuko Marita nawe araza ubundi afata akagare asunika Jessica. Mu kugenda nganira na Jessica, Dorcas nawe afatana akaboko na Gaston bagenda baganira amagambo y'agahinda. Numvaga ndi imbere yabo nkumva nteye agahinda, bitewe n'ibyo bari banatweretse, nkumva urukundo rwabo runkoze ku mutima. Kugeza ubwo twageze muri parikingi, ubundi ngasezera kuri Jessica, Dorcas akamwinjiza mu modoka, ubundi nawe agakata akagera aho arinjirira. Gaston akavaho yari ari kumwe nanjye ku modoka turagendamo, akagenda ahobera Dorcas cyane n'ikiniga cyinshi. Kwihangana kuri bombi birabananira, ubundi bararira. Dorcas arihangana ahanagura amarira, ubundi asaba Gaston ko basezeranaho ubundi akaza tukajya mu modoka. Gaston yamaze kumuvaho, Dorcas ahanagura amarira, ubundi yinjira mu modoka arayihagurutsa, ubundi Gaston agenda yikurikiza amaso anayipepera kugeza ubwo yarenze muri parikingi, ubundi akagenda agana ku marembo. Ibyo bintu binkora ku mutima, ubundi nanjye nsaba Gaston kwinjira mu modoka, ubundi ayinjiramo nanjye ndinjira, mwambika umukandara neza, ubundi tujya ku ishuri. Tugenda mu magambo make, njye nta kindi kintu ndi gutekereza uretse uburemere bw'umubano Gaston na Dorcas bagiranye mu gihe cyari gishize.
Gaston tumukuye muri Merine nge na Rufusi tukamuzana akabana natwe. Nuko kugera ku ishuri Gaston ndahamusiga mubwira ko nk'ibisanzwe ningira impamvu ituma ntaza kumutwara, Rufusi cyangwa se umukozi utwara imodoka araza kumureba. Nuko ngaruka muri kampani ndetse mpitira mu rugo, ubundi mfata ikote kuko nari narisize, ngaruka muri salo mba nicayeho gatoya, mbasha kwitegereza inguni zose z'iyo salo, ntangira kubona icyuho kigiyemo mu kanya gato nk'ako guhumbya. Mu gihe Jessica, Dorcas na Rufusi babaga bari kumwe, ariko bose biba bihindutse ko bagiye ubutazagaruka vuba, byibura Jessica na Dorcas mbere y'ibyumweru 3 cyangwa ukwezi. Numva nta yandi mahitamo, ubundi ndihangana. Nuko ngiye guhaguruka ngo njye mu biro, numva telefone yanjye irasonye. Mu kureba umpamagaye mbona ni Mariam, ambwira ko ageze muri gare ya Merine we na musaza we Fereyiro. Mubwira ko tumutegereje cyane. Nagera muri kampani ampamagara ubundi tubanze tuganire n'ibikurikiraho nyuma. Namaze kuvugana na Mariam ubundi ngenda ngana mu biro byanjye, nsanga byose birateguye neza, ubundi ndicara ntangira gukora akazi nk'ibisanzwe, kugeza ubwo Mariam yampamagaye ko ageze muri kampani, bigahurirana na Marita ampamagaye ambwira ko wa mukobwa amaze gukanguka, bityo bishobotse nahagera wenda nkareba ko hari icyo nabafasha, kuko umukobwa ari kwishika cyane anahamagara mama we. Namaze kumva ko ari uko bimeze mva mu biro byanjye, ubundi nsohoka hanze mu kureba. Ahagana kuri gate nini ya kampani iherereye mbona Mariam ateruye ka Fereyiro, ubundi ngenda ngana ku bitaro, n'ubundi Mariam nawe ava kuri gate aza yongera agatambwe, ubundi angezeho aranyambira cyane, nanjye muyambira bisanzwe, ubundi ambwira ko yarankumbuye. Mubwira ko nanjye ari uko, mpita mbasha kumubwira aho ngiye n'uburyo byose bimeze. Amaze kubyumva maze arambwira ati mu by'ukuri ntago bintunguye kuba waba ugiyeyo, kuko ikintu bita umutima mwiza nicyo kintu abantu bose bakuziho, bityo nanjye ntago nabura kuza tukajyana ngo ndebe kuri uwo mwana. Mariam yamaze kumbwira gutyo mubwira ko ari kunkabiriza ku ntaka, mubaza ibintu avanye itesara biri gutuma azana ibikabyo, ambwira ko nta bikabyo birimo kuko amateka yanjye yose arivugira. Mpita numva ko nta yandi hantu yaba yarabikuye uretse kuri Ezeki musaza we wamumbwiyeho, na Ezeki akaba yarashatse amakuru yanjye ku banzi nka ba Rufusi na ba Dorcas. Sinabitindaho, ubundi Mariam musaba guterura ka Fereyiro ubundi tukagenda. Ndambuye amaboko ka Fereyiro kaza kangwamo cyane, ubona kanyishimiye kanaseka gahamagara ngo papa. Nanjye mboneraho guhamagara Nana mu buryo bwo kugasubiza. Ibyo tubikora tugenda, Mariam ambwira ko atarazi ko nzi kurembera abana. Hari habuze gato ngo mubwire ko narembereye Eneyira wanjye iminota mike mbere yo kumubura, ariko kubera ko ibyaro zanjye ntabyo yarazi narabyihoreye. Ngenda nganira na Fereyiro wavugaga amagambo ntumva kuko atarazi kuvuga neza. Mariam akajya ambwira nanjye nkamusubiza, agaseka kuko burya abana batoya baba bumva neza ibyo abantu bakuru bavuga, cyane ko abaganga bavuze ko n'umwana uri mu nda amenya ibyo papa waba ari kuganira na mama we. Nuko mu kwinjira mu bitaro tugera mu cyumba wa mukobwa yari arimo, harimo na Lorena na Marita n'undi muganga wari iruhande rwa wa mukobwa mutoya arimo kumuturisha. Umukobwa ari kuvuga ati mama ndakwinginze winsiga, ndakwinginze mama winsiga. Umuganga agahita avuga ati humura ntago aragusiga, humura mama wawe arahari ntago ari bugusige rwose. Uko umwana yavugaga gutyo n'umuganga amubwira ko mama we ataramusiga, niko umwana w'umukobwa yakomezaga kuvuga ko mama we adashaka ko amusiga. Nuko ako kanya mbona Mariam n'umutuzo mwinshi asabye akanya kuko bari kumwe n'uwo mukobwa. Abandi bose begera ku ruhande maze amwicara iruhande atangira kumwitegereza. Nuko hashize akanya Mariam aratubwira ati ibintu nk'ibi ntabwo ari ubwa mbere mbibonye, kubera ko abanyeshuri benshi bikunda kubabaho nk'ababuze ababyeyi babo, ugasanga nka nijoro aryamye ahuye n'ihungabana ry'ibyo yabonye ubwo yari ari kumwe n'umubyeyi we bimubaho, cyangwa se undi muntu byabayeho, cyangwa se akareba nka filime irimo ibintu yigeze kubona bikorerwa umuntu, bityo ntabwo wapfa kumuhumuriza mu buryo bwose ngo bikunde.
biba byiza iyo buriya wigize nk'aho uri mama cyangwa se undi muntu ari guhamagara kugira ngo yumve ko amuri hafi, akabona gutuza, yagarura ubwenge, akabona kubona ikirere kimeze neza, ubundi akagaruka ubumuntu. Mariyamu yamaze kutubwira gutyo, ubundi atubwira guceceka twese. Nuko mu gihe wa mwana ari guhamagara ngo mama we ntamusige, Mariyamu atangira kumubwira ati humura mwana wanjye, ntago ngusiga, humura ndi kumwe nawe mwana wanjye, kandi icyaba cyose nzahora ndi kumwe nawe. Mwana wanjye tuza umutima, kubera ko ntaho nshobora kujya ngusize, habe na gatoya, nzahorana nawe. Mwana wanjye humura, kandi ndi kumwe nawe. Mariyamu yamaze kubwira umwana gutya abona ntago biri gukora. Ako kanya ahita tubaza izina ry'uwo mwana w'umukobwa, tumubwira ko ntawe tuzi kuko na Marita ntago yigeze aritubwira. Ariko Marita ahita avuga ko umwana w'umukobwa yamubwiye ko yitwa Lisa. Ako kanya Marita yamaze kubwira Mariyamu, gutyo Mariyamu akomeza ibyo yabwiraga umwana, amwita umwana we ndetse akanamuhamagara Lisa. Hadaciye ingaho umwana Mariyamu atangiye guhamagara Lisa, umwana gushigagurika byararangiye. Ya maso yarebaga ahantu hamwe, tubona umwana w'umukobwa atangiye kuyabirindura, bigaragara ko ari kureba ahantu hose. Mu kutubona ahita akangukira hejuru, ubundi arahaguruka yicara ku gitanda, atangira kwikabakaba no kwikora ku minwa, ubundi arihanagura. Byumvikane ko yari afite isoni z'abantu abonye bamuhagaze hejuru agikanguka. Nuko umwana atangira atubwira ati aha ndi ni hehe. Mariyamu ahita amubwira ati humura umeze neza kandi urarinzwe, nta kintu uba rwose, byose byagiye. Lisa ahita avuga ati nibyo koko bya bisore byagiye, ariko byari bimwishe pe. Mariyamu ahita avuga ati humura nta kintu byamutwara rwose, kandi humura ntacyo uraba. Lisa mu kugarura ubwenge yarebye umuntu bari kuvugana, abona ntago amuzi. Mpita negera Marita amubwira ko yakwegera Lisa, ubundi akabona isura yayize ibyibura, akabona gutuza. Nuko Marita ahita yicara iruhande rwa Mariyamu, ubundi yiyereka Lisa. Lisa amaze kumubona ahita amwenyura, mbona Lorena ariruhukije, ubundi Marita amubwira ko bimeze neza. Nuko Lisa atangira kuganiriza Marita ukuntu yari yagize ngo aramurakarira kubwo kuba yakererewe kuza, ariko nuko abasekirite bari banze ko yinjira bashaka no kumusubizayo. Mpita mbibona ko igihe cyose Lisa amaze muri koma atazi ko ari kinini, akaba azi ko hamaze umwanya muto kandi hashize ukwezi kose yarahahamutse. Nuko Marita nawe amenya ubwenge, amenya uko amutwara, amubwira ko ahubwo yari yamutegereje, bityo ngo aze babanze baganire, ubundi bajyane gusangira n'abandi bana, bahite bakora ya gahunda uko babyumvikanye yo kwibanira mu rugo. Lisa yahise yikora mu mutwe, ahita avuga ko abyibutse, bityo bihute badasanga abandi bana babatanze cyangwa se babategereze bakababura. Nuko Lorena ahita avuga ko byaba byiza Lisa bamuvanye aho ngaho, kugira ngo ataza kuhibukira ibihe bya nyuma yahagiriye ugasanga agarutse muri byo. Nuko Marita na Lisa bahita bagenda. Etwe uko turi aho nshimira Mariyamu mvuga nti ni ukuri ndatunguwe cyane ukuntu bikozemo, mu gihe twabandi byari byaducanze icyo twakora. Mariyamu ahita avuga ati nanjye ntago nari nzi ko birakunda, kuko bwari bwo bwa mbere nari mbikoze, ahubwo nabibonaga abandi bantu bari kubikorera abana babanaga n'ihungabana ku ishuri. Lorena ahita avuga ati ni ukuri uzi igihe rwose, nubwo ntakumenye, ariko ndabona amaso atari aya ngaya pe. Lorena yamaze kuvuga gutyo numva ashaka kundaburiza, kandi aramutse abwiye Mariyamu ibijyanye n'amasura ariko ubona ko asa nka Sori na wa Surutanisi, Mariyamu akabimenya yahita amfata nk'umwanzi we, kuko byari kugaragara ko nabimuhishe. Nuko mpita nsaba Mariyamu byihuse igitaraganya ko twavaho tukajya gukomeza gahunda yacu. Nuko Mariyamu ahita abyibuka asezera kuri Lorena na wa muganga. Lorena arabibona ko muhituye, bityo niha gahunda yo kuza kumusobanurira neza akanya nikaboneka. Njye na Mariyamu na Fereyiro tuva aho ngaho tugenda tugana mu rugo. Twageze mu rugo dusanga Marita ari gusangira na Lisa ibiryo muri salo. Bigaragara ko Lisa yabashije kwiyakiraho gatoya, nubwo yaracecetse mu magambo. Nanjye ntereka Fereyiro hasi atangira yigenza, agenda akinagira muri salo yose asandaguza ibintu.
bigaragaza ubwisanzure ko nta kimubangamiye, kugeza ubwo yageze kuri Lisa akamwitegereza cyane mu maso. Lisa mu kumureba akagira isoni akareba hasi. Mariyamu nawe akicara hafi ya Lisa akamubaza uko ameze. Lisa akamubwira ko ameze neza cyane, ariko ijwi ryonyine yabivuganye ryari rito ku buryo byumvikanaga ko nta kabaraga. Marita yasabye Lisa kumara kurya ubundi ko akajya kuba aryamye kugira ngo abanze aruhuke. Lisa azunguza umutwe mu buryo bwo kubyemera, ubundi natwe dukomeza kwicara. Mariyamu ahita avuga ati ni ukuri da hano hantu twari tuhakumbuye bitagereranwa. Mpita mvuga nti amakuru mashya se muvanye itesara nayahe havuyemo ibikabyo? Mariyamu ahita avuga ati rata Marita, nahoze mbwiza ukuri Chairman ko agira umutima mwiza, arampakanya ngo ibyo ni ibikabyo. Marita ahita avuga ati nuko abagira ngo umuntu akomeza mutakagize cyane, noneho yumva akomeje kuryoherwa kubera ko umubwiye ngo agira umutima mwiza ukarenzaho n'ibindi akakwikiriza, biba bitumye urekeraho kumutaka kandi akunda kumva umuntu ari kumushimagiza. Mariyamu ahita avuga ati nibyo, ariko rwose niyo wamushimagiza gute ntago waba uri kubeshya. Uzi ukuntu ubwo aheruka itesara abaturage bamusigaye bamushimagiza, wakwereka umukuru w'umudugudu we noneho uburyo amusingiza. Ako kanya nahise mpaguruka mu ntebe aho nari nicaye. Marita ahita abibona ko ari we ngiye gukubita inkonji yo mu mutwe, nawe ahita ahaguruka atangira kwiruka saro yose yitsimba mu ntebe. Nanjye nkoresha uko nshoboye ngo mwirukeho, ariko ntashaka kumufata kugira ngo dukomeze dukine utwo dukino bose bareba. Byibura nanaboneraho kwakira Lisa mu rugo rwacu, mwereka ko ntacyo dutwaye, kugira ngo nanamwibagize ibibazo byose biri mu mutwe we abashe kwiyakira. Nuko njye na Marita dukomeza kwiruka mu nzu yose turayimara, kugeza ubwo numvise akajwi k'umwana ari guhamagara avuga ngo papa. Mu kureba inyuma mbona Fereyiro nawe yaje anyirutseho, mbona ko nawe yinjiye mu mukino, ubundi ntangira kumugendera gahoro, ariko yajya kunkoraho nkongera intambwe, ari nako akomeza kumpamagara papa. Ahita avuga ati papa ingo fata arampeka mu mugongo. Ndamusubiza nti yego rwose numfata ndaguheka mu mugongo, ariko nanjye nutamfata urampeka mu mugongo. Namaze kubwira Fereyiro gutyo, ubundi atangira kunyirukaho. Marita abona gutuza kuko umukino wari uhindutse. Njye na Fereyiro dutangira kuzenguruka inzu yose twiruka, ariko nkabyanga ko amfata. Hashize akanya atangira kunanirwa ndetse ashaka no kurira, ndabibona kuko byari bimunaniye kugera ku cyo ashaka. Ubundi nanjye ngabanya intambwe, ubundi amfata ipantaro. Ahita avuga ati ndagufashe rero mpeka. Ndamusubiza nti ngiye kuguheka, ariko ubutaha nawe uzampeka kuko ninjye uzakwirukaho. Fereyiro mpita mubwira nti ntabwo uzamfata, ngiye mu muvuduko uhambaye cyane. Ndamusubiza nti ibyo tuzabireba. Nahise nterura Fereyiro mushyira ku rutugu yicaraho, agenda afashe amatwi yanjye nk'utwaye igare cyangwa moto. Atangira kugenda ari guhuma, ari nako nanjye ndi kuzenguruka inzu yose, kugeza ubwo hashize iminota nkabona Marita yisubiye kwisangirira na Lisa, ariko nareba Mariyamu nkabona ari kunyitegerezanya amaso atukuye cyane, bigaragara ko arimo ikiniga. Andebye atangira kumwenyura ari guhanaguza igitambaro cye mu maso, amarira yashakaga gutemba. Mpita ndeba amaso meza nigeze kureba igihe kimwe ubwo twagiranaga ibihe byiza ukuntu yatukuye. Ndabyirengagiza kugira ngo muhe akanya, ubundi nkomeze kwikinira na Fereyiro, kugeza ubwo nanjye numvise naniwe cyane ko nari mfitanye na gahunda na Mariyamu. Ubundi nshyira Fereyiro hasi, agenda asanga Mariyamu amuhamagara mama we, ndetse mbona uburyo Fereyiro yamaze kwiyakira ibintu byose, azi ko Mariyamu ari we mama we, naho buri mugabo wese abonye akamwita papa we. Nuko Marita na Lisa bamaze kurya, kuko twari twategereje ko barangiza kurya bisanzuye ngo natwe tubone kurya kuko twanze kubarogora. Marita yahise yanura ibyo bari kuriraho abijyana mu gikoni, agaruka ateruye ibisorori birimo ibyo turarya abirambika ku meza. Nuko natwe tugenda tugana ku meza, njye na Mariyamu. Ka Fereyiro ari nako gakomeza gukinagura ku meza. Nuko negera Lisa ndamubwira nti urumva umeze gute? Lisa ahita avuga ati ndumva ameze neza kandi ndabashimira cyane uburyo munyishimiye, kuko kuva nabaho nibwo nahora n'abantu beza bakanyakira. Mpita mubwira nti Lisa humura kandi wumve ko wisanga mu muryango wacu.
Ikindi kandi ugire ubwisanzure wumve ko turi kumwe nawe. Ibyakubayeho bifate nk'ibisanzwe kubera ko amateka aberaho kwigisha abantu. Ibigukomeretsa umutima bijyanye n'amateka utashobora guhindura ubishyire ku ruhande, wenda bizajye bikubera urwibutso rw'ubuzima uzabasha kubaho, ariko ntibikugire imbohe y'amateka. Lisa yahise avuga ati murakoze cyane ni ukuri kandi ndabashimiye inama zanyu. Ako kanya Lisa yavuze gutyo afite ikiniga. Marita arabibona ubundi ahita amusaba ko bajyana mu cyumba kuba baryamye. Lisa ahaguruka mu ntebe yari yicayemo ubundi barajyana mu cyumba cya Marita. Njye na Mariyamu dusigara ku meza na Fereyiro, natwe dutangira gufata ifunguro. Ifunguro twarifashe Mariyamu ari kugaburira musaza we Fereyiro. Nuko nyuma y'igihe gito tugiye gusoza Marita agaruka muri salo atubwira ko Lisa abashije gusinzira, atwizeza ko aramwitaho akagaruka ubumuntu. Nuko natwe tumaze kurya dufata akanya ko kwitegura. Marita atubwira ko agiye guhura n'abana abashyira ibiryo yabateguriye, naho twe tukajya ku irimbi gusura Cosmos papa wa Mariyamu. Ubwo twavuye mu rugo ari nako ngenda nteruye ka Fereyiro kari kanyishimiye cyane, ngakinisha akagaseka gakomeza kumpamagara papa wako. Nuko tugera mu gikari cya hoteli ahashyinguye Cosmos mu mazina ya Ezekiyeli. Mbasha gusobanurira Mariyamu impamvu twabigize gutyo, ambwira ko Ezekiya yabimubwiye bityo nere kwivuna. Ako kanya Mariyamu yabaye nk'utuje gatoya, ubundi ahita afata akanya ko kwicara imbere y'imva ya Cosmos, maze aratuza atangira kuganiriza umutima. Ngiye kumva numva ariruhukije cyane, ubundi atangira kuvuga ati papa, bwa nyuma na nyuma mbashije kukugera imbere, nizeye neza ko urimo kumbona, nubwo atari ubu buryo njye nawe twagakwiye kuba turi kuganiramo, ariko ntago nabikurenganyiriza kuko ubuzima ntago ari twe tugena uko bugomba kugenda. Papa ntakubeshye naragukumbuye cyane, iteka n'iteka ntegereje ko uzaza kundeba, ubundi ukampa urukundo nibwiraga ko wambikiye, ubundi ukarumpundagazaho rukandenga nk'umukobwa wawe w'imfura. Ariko nanone naje gusobanukirwa ko ibyo twifuza byose atari ko tubibona, bityo sinakwirirwa nkurenganya papa. Nta kindi kintu kinzanye hano uretse kuba nagushimira imbona nkubone, nkubwira ko nta wundi mugabo nzi uretse wowe, umugabo uhamye uhagarara ku ijambo rye kandi w'intwari, kubera ko ijambo ryawe iteka urihagararaho. Iyo bishaka wari guta mama wanjye ubwo wamaraga kumutera inda, ariko ku munsi wanjye wo kuvuka warahabaye. Ibyo nkimara kubimenya naragukunze birenze urugero, nkugereranije n'abandi bagabo baheruka batera inda, ugasanga bongeye kugirana umubano n'urubyaro rwabo, basanga baryamana bakanabyarana batazi ko ari ababyeyi n'abana. Ariko we mu bihe bikomeye cyane by'ubuzima bwawe wirengagije inshingano wari ufite, warahabaye. Uri umugabo w'intwari kuko warinze isezerano ry'abasekuruza bawe. Ibyo bikaba bitumye natwe abasigaye byibura dusigaye dufite izina, kuko mbere ya byose ntago twari tuzi abo turi bo. Ariko nyuma yo kumenya ko igeno ryacu ryakomeje kudukurikira aho turi, nk'uko byagakwiye kugenda byose tubikesha wowe, byatumye twishima cyane kandi njye ku giti cyanjye ndabigukundira. Nkaba nguhaye isezerano ko inshingano z'abasulutani ngomba kuzasuzuza, nanjye nkusa ikivi cy'abandi basulutani bagirana n'abarewisi. Papa, nta na rimwe nzigera ngutenguha, nzahora ndi umukobwa wawe, nzakurwanirira aho ndi hose, bumve ko ndi umukobwa wa Cosmos. Aho uzaba uri hose uzanyishimira uhora useka, nzahoza igitwenge ku munwa wawe, kubera kuko nzaba nitwara iteka uhora unyishimira. Papa, nta kintu na kimwe nkurenganyaho uretse wenda kuba warihuse, ariko nanone ibyo sinabikurenganyiriza kubwo kuba bitarabaye ku bushake bwawe, kuko intego yawe muri iki gihe wari ufite yari iyo kuza ukaduha ibyishimo nk'abavandimwe. Ariko reka nkwizeze ko ibyishimo wari kuduha ntaho byagiye, kuko abo wadusigiye badufite mu biganza. Bityo njye na basaza banjye bombi turishimye cyane, kandi papa nkubwije ukuri ndagukunda cyane. Mariyamu yamaze kubwira papa we Cosmos gutyo, ubundi ahaguruka aho yari yicaye imbere y'igituro cya papa we, akora mu isakoshi yari afite, ubundi akuramo indabo
ntungurwa n'uburyo yari azifite simbimenye igihe cyose twahoranye. Nuko azirambika ku gituro cya papa we, abona kuzengurutsa amaso ibituro byose biri muri iryo rimbi. Ubundi ansaba ko twava aho ngaho tukagenda mu rugo kuko icyari kimuzanye kirangije. Mariyamu nahise mbona ukuntu ari umukobwa w'intwari cyane, kuko yarinze ava aho ngaho ku gituro nta n'amarira ataye, mu gihe njye kwihangana byari byananiye, ahubwo nkarira mu ibanga. Ngenda nihanagura we na musaza we batambonye, kuko mu kuva ku irimbi tuza tuganira kugeza ubwo twageze mu rugo tukinjira mu nzu uko turi batatu tukicara muri salo. Fereyira agahita yurira mu ntebe ubundi yirambikamo aryamishije inda, bigaragara ko ashaka gusinzira. Mariyamu arabibona ubundi ambwira ko nta minota mike ishira adasinziriye. Mubwira ko ari byiza kuko nimugoroba gasitamu nataha ntabwo urusaku turarukira. Nuko amworosaho umwenda yari yitwikirije, maze dutangira kuganira. Mariyamu avuga ati mu by'ukuri ntago wabasha kumva uburyo nishimye. Ikirenze n'ibyo ngibyo ndumva nduhutse cyane ku mutima, kuko iminsi yose ishize nari ndi kumva nta mutuzo mfite ntaraza kuganira na papa wanjye. Ikirenze ibyo kuba ndi hafi ye rwose ndumva mbyishimiye cyane. Ndamusubiza nti ntawe bitashimisha nubwo bitabaye uko twese twabikekaga, kuko Cosmos ni umugabo w'intwari watwitangiye igihe cyose. Nakubeshye nabonaga Cosmos yitanga buri gihe, nkabona ari aho nkeneye ubufasha hose, mbese agahora hari ku bwanjye ariko nkayoberwa impamvu. Ariko ntazi ko burya ari umugabo ugendera ku ijambo rye, kuva akiri umwana kugeza kuri iyi nshuro aho tabarutse ari kuririnda. Mariyamu ahita avuga ati ngusezeranije ko nanjye na Ezeki kimwe na Fereyiro nta tandukaniro tuzerekana riri hagati yacu na papa wacu, kuko turi batatu tuzakuremera umuryango w'abasulutani mwiza, kandi twagure ibyo bakorana n'uburyo bari babayeho kera. Mariyamu nahise mubwira nti ni ukuri nanjye ndumva binshimishije byibura kumva ko mfite abantu bo kumba iruhande, ndetse nanjye banyishimiye banashaka gukora inshingano zabo. Ntago nabona ukuntu ngushimira cyane. Mariyamu ahita avuga ati niyo mpamvu igihe cyose nabaga ndi gukora itesara numvaga wagira ngo ndi mu mwanya wa nyawo, ariko nkibaza impamvu ari njye muntu mu bantu bose batoranijwe kugira ngo mpagararire abakozi kandi hari abandi bantu. Ariko nyuma nibwo naje kumenya ko igeno ry'umuntu nta hantu ashobora kurihingira, bityo ba sulutani iteka bahora ari abafasha ba Lewis. Ndamusubiza nti ni ukuri nanjye nibwo naje kubitekerezaho, ariko ni byiza cyane kuko byibura binatugaragariza ko ibyo batubwiye atari ukubeshya, kuko niyo twe tutabishaka byarabaga, kuko wasangaga abasulutani bari hafi yanjye kandi ntanabizi ngo tuvuge ngo wenda ni ibintu byapanzwe. None reba ku iherezo n'iruhande rwanjye hicaye umukobwa mwiza w'ikizungerezi w'umusulutani. Mariyamu ahita avuga ati njye nshimishijwe n'ukuntu iruhande rwanjye hicaye umusore mwiza wa Lewis. Mariyamu yambwiye gutya akomeza kundeba mu maso. Noneho kuko hari hashize n'akanya, amarira amaso ye yari yongeye kuba umweru, asa neza nk'ay'inyana iri mu ruhongore. Uko akomeza kuyandebesha adahumbya, hari habuze gato ngo antware. Nuko nigaruriye nkamubaza icyo arimo kwitegereza. Mariyamu ahita avuga ati njyewe se mpoze ndi kukwitegereza? Mpita mvuga nti umva ye, ubwo se ninde wundi turi kumwe ku buryo ari we naba ndi kubwira? Mariyamu ahita avuga ati nuko aho urambeshyeye, kuko kuva twagera hano nta nubwo nari naguca n'iryera. Mpita mubwira nti ariko uri umuhakanyi ruharwa koko. Mariyamu ahita avuga ati ahubwo se muri iyi nzu hari iki ngo ntangire menye ibyaho? Muri iki gihe ndaba mpari njye nitunganyiriza ibyaho. Ako kanya Mariyamu yamaze kuvuga gutya ahita ahaguruka, areba musaza we Fereyira aho aryamye, ubundi arambura akenda yamutwikirije neza, musaba ko yamujyana kuryama ku buriri, ambwira ko aho aryamye nta kibazo. Nuko ahita atangira kuzenguruka inzu yose, ariko mbona arimo kwerekeza mu cyumba cyanjye. Mubaza aho agiye, ambaza niba yayobye kubera ko yashakaga kujya mu cyumba cyanjye. Mubwira ko ariyo nzira, ariko yambwira icyo agiye gushakayo. Araceceka ahubwo ahita yinjiramo. Agezemo numva ariyamiriye cyane avuga ati yewe we,
iki cyumba ni icy'umusore koko, urabona ukuntu kijagaraye? Ndamusubiza nti none se ko nyine njye nkibamo njyenyine wagira ngo kimere gute? Ahubwo naho ndagerageza. Nabwiye Mariyamu gutyo mu buryo bwo kwirengera, kuko Gaston wakundaga kubyuka nyuma yasigaga bijagaraye cyane. Nanjye simbyiteho cyane ko nta muntu wabaga araduseka. Nuko Mariyamu ansaba guhanga amaso, ubundi akankorera uburiri neza, ndetse icyumba akagitunganya, ubundi akanyereka ikosora. Ibyo abimbwira ari gusasa, ari nako anakuraho amashuka twari twarayemo, ayashyira ku ruhande, ubundi areba mu kabati akuramo andi mashuka mashya arasasa, ayarambura neza, maze ubundi iyo hejuru ayishyira mu buryo bw'umutima. Noneho uburyo yari ikozemo mu ibara ry'umutuku mbona bihise bijyana. Mariyamu yamaze gusasa neza, ubundi areba icyumba cyose aracyitegereza, ahita atangira gushyira ibintu ku murongo uko abishaka, aho kujya imyenda itameshe, aho gushyira akabati agakuraho kari gakingirije idirishya rireba hanze, aho kumanika imyenda ku buryo bumeze nk'umutako, uhabonye ukabona atari imyenda aho imanitse, ahubwo ukabona birahabereye. Mariyamu yamaze kunkorera icyumba neza, mbanza gusohoka hanze y'umuryango, ubundi ndongera ninjira, nongera guha amaso neza ibyo yari yabonye, akanga kwizera kuko icyo cyumba cyari cyabaye gishya cyose. Mpita mbona itandukaniro ryo kuba uri wenyine no kugira umuntu ukumenyera utuntu duto ukeneye, wowe utabonera umwanya wo kwitaho. Mariyamu mpita mushimira ku bw'ibyo akoze, ambwira ko ari kubona bidahagije, anyibutsa ambwira ati nyamara kwinjira muri iki cyumba cyawe nahise numirwa, kuko nabonye hari ibintu byinshi cyane urimo kubura nk'umusore, umugabo, ikirenze ibyo ngibyo nka chairman. Ariko humura, muri aka kanya ngusezeranije ko ngiye kukwitaho. Mbese abantu bose bahita babona itandukaniro ryawe wa mbere yuko ngera hano na nyuma yaho, ku buryo noneho aribwo ugiye kugaragara neza cyane. Ako kanya Mariyamu yamaze kumbwira gutyo, ansaba kuryama nkaruhuka, mubwira ko ari we unaniwe ku buryo ari we ukeneye kuryama. Mariyamu ambwira ko hari gahunda afite mu mujyi, bityo byaba byiza abanje kujyayo. Mubwira ko ubwo buriri nta buryamaho, bityo ngiye kujya mu biro njye kumarira y'igihe, nze kuburyamaho nijoro ndi kubwiyumvira byiza. Mariyamu araseka ambwira ko nimara kububyukaho aragaruka kubusasa singira ikibazo. Mubaza niba igihe cyose azajya nsasira, ntiyagira icyo ansubiza, ahubwo ahita avaho mu cyumba. Ngenda mukurikiye tugera muri salo, ahageze ahita afata igikapu cye, ubundi ambwira ko agiye kwihuta cyane kugira ngo adatinda agasanga musaza we yakangutse. Nuko nanjye ngenda ngana ku biro byanjye, dusigara isa na Fereyiro mu nzu bonyine, ariko njye niha gahunda yo kudatindayo kugira ngo nze ndebe uko bameze. Nagiye nkurikira Mariyamu ariko mugenda inyuma nanamukurikiza amaso, mbanza kumwitegereza uburyo ari kugenda. Ibyo bituma ntangira kwita ku migendere ye n'uburyo yari yambaye, nisanga namurangariye. Hari habuze gato ngo mukurikire iyo ntaza guhura na Lorena, ambaza impamvu narangaye. Mpita ngarura ubwenge, mpita mbona ko Lorena nari nanamukeneye kugira ngo mubwire byose uko bimeze. Lorena namusabye ko twashaka ahantu ho kwicara, ambwira ko ahantu honyine yizera ari mu biro bye, bityo twahajya. Mpita nibuka nanjye ko ahantu honyine nizera ari mu biro byanjye gusa. Ubundi dufata akanya tujya mu biro bya Lorena, mubwira ibijyanye na Mariyamu byose na Sophia na Sorina. Ubundi arabyumva, ambwira ko azabigira ibanga. Nuko ambaza aho ngeze mvugisha Vanessa kugira ngo agaruke, kuko ba Desmerite baramutegereje. Lorena amubwira ko ntabonye umwanya wo kujya kureba Vanessa, ariko nari mubeshya, ahubwo nuko numvaga ntazi ahantu nzahera ambwira Vanessa, cyane ko yari yaransembeye ko atagaruka mu kiganga, kuko gucuruza ari byo bimubereye n'umuryango we. Lorena ambwira ko ba Desmerite bamushaka cyane. Lorena namubajije igihe azagera kureba umugore wa Kereti cy'ibyibura ngo azarwanire muri ibyo bitaro byacu. Ambwira ko abo basore bamaze kuva muri Metrobet bamuzana mu bitaro, akaba ariho arwariye, arwajwe n'umugore wa mukuru we bamwitirira. Lorena ndamushimira cyane, ubundi nsubira mu rugo. Mu kugera mu rugo ngenda ninjira mu nzu, ngeze muri salo nsanga Fereyiro aracyaryamye anasinziriye. Nuko ngenda ngana mu cyumba cyanjye ndafungura. Nkimara gufungura nkubitwa n'inkubi y'ubwoba.
nibaza ibintu bibereye aho ngaho kuko ntabiteganyaga. Muri uko kugira ubwoba nibaza ikintu ashaka muri icyo cyumba, kuko nabonaga hagenda asakasaka ibintu byose biri muri icyo cyumba, ndetse na nyuma y'uko kunkubita amaso ntiyabyitaho, ahubwo akomeza gusakasaka cyane. Nuko nanjye nkomeza guhagarara mu muryango meze nk'igiti. Nyuma yo kureba icyumba cyose nkabona ibintu byose yabihinduye byose, mbese ku buryo bigaragara ko yabyihaye akanya ke. Nyuma yo kureba uwo muntu uri muri icyo cyumba nkabona ni Mariyamu wari wagarutse. Mariyamu namaze kumubona mpita nikanga, mubaza igihe yagarukiye n'ibyo bintu yakoze igihe yabikoreye, kuko hamanikwa imyenda nahasanze imyenda itandukanye niyo nari nsanzwe mfite, amakote meza, amakaruvati y'amabara atandukanye, amashati y'utubara twiza, amapantaro ari mu kigero cyayo nari nsanzwe nambara kandi nkabibona neza ntiriwe nipima, ndetse n'inkweto nziza ziterwa imiti itandukanye harimo umukara, umutuku ndetse n'ayandi meza cyane. Muri uko kuzengurutsa amaso Mariyamu ansubiza ambwira ko kuba yaragiye mu mujyi bitavuga ko agiye kure, kuko n'iyo kampani yacu y'ubwayo iri mu mujyi. Nuko ngenda nzengurutsa amaso mu cyumba cyanjye cyose nibaza niba ibyo ndi kubona ari impamo mu buryo bugaragara. Mariyamu ahita avuga ati ndabibona ko watunguwe n'ibyo nkoze muri aka gahe gatoya kuva nagera hano, ariko mu by'ukuri ntabwo wagakwiye gutungurwa, kuko niba ubyibuka neza ni inshingano zanjye ndi gukora. Ikirenze n'ibyo ushobora kuba uri kwibaza igihe nabiteguriye, ariko byigutera umwanya byose nabiteguye mu gihe gishize mfatanije na musaza wanjye, kuko twese nk'umuryango uko twabashije guhura twibajije ikintu twakora tugiheraho byibuze nk'itangiriro ryo kusa ikivi abacu bagombaga gukora. Nuko rero musaza wanjye ambwira ko ngomba kugira chairman umugabo, bitandukanye nuko mu muhanda bagendanaga ukabona bose ari insoresore ziri aho, kuko chairman nta muntu wo kumwitaho afite. Mpita ngenda ndeba mu mafoto ya ba chairman ba kampani za Lewis ba mbere hose ukuntu bari bameze, uburyo bambaraga, uburyo bitwaraga, numva ko iyo shusho nawe ariyo ngomba kugendamo. Kandi nanone ugomba kugaragara igitinyiro nk'umuntu ufite igikorwa gikomeye mu gihugu, bityo ibyo ntago wabikora wambara nk'uko usanzwe wambara, mu kanya ukabona wambaye nka mayibobo yo ku muhanda, akandi kanya ukabona wambaye ibintu bidashinga. Ibyo rero nibyo twahisemo guhindura ku buryo ukubonye wese azabona agaciro ufite arebeye inyuma, kuko ibikorwa byo ntago byigeze bihinduka. Rero chairman nyemerera nkora akazi kanjye, kuko nicyo mbereyeho ni nacyo navukiye. Mariyamu yamaze kumbwira gutyo nkorwa ku mutima n'iryo shyaka ryari riri kumugurumaniramo, abifashijwemo na musaza we Ezeki, ndetse mpita mbona impamvu yambwiye ko ababajwe cyane nuko Jessica babisikanya gite Sara, kuko Mariyamu yubahaga Jessica cyane, bivuze ko yashakaga kumwitaho nka mama wanjye. Nuko muri ibyo bitekerezo nsanga Mariyamu namugezeho, namuhobereye cyane, nawe ahita arambika hasi ibyo yari afite, ubundi arampobera anguma mu gituza. Mu kuryama mu bituza byanjye biruhukiramo, mbasha kumva umutima w'ukuntu urimo gutera aryamye mu bituza byanjye. Mubaza impamvu umutima uri gutera cyane, ambwira ko mutunguye mwegera nkamwemerera kuryama mu bituza, kandi akaba yarabikumbuye cyane kuko azi umutuzo yigeze gutora ubwo yararyamye muri ibyo bituza. Mariyamu yambwiye gutya arimo kwitsa umutima. Mubaza uko ari kumva ameze kuruhukira mu bituza byanjye, ambwira ko atari mu bituza byanjye atuje agatimaza kubwo kumva umutuzo ubiturukamo. Nuko musaba akanya ko kubivamo agakomeza ibyo ari gukora, kuko kuba amenye ko burya ibituza byanjye bimuturisha muri ubwo buryo kugira ngo abiboneho umwanya azajya abanza atanga igitambo. Mariyamu ambwira ko igitambo cyose bizasaba gutamba azagitamba, musaba niba akomeje ambwira ko akomeje cyane. Nuko mva mubona afite utuntu tw'udusoni ariko akomeza gukora ibyo yarimo gukora, harimo kumanika imyenda no kwegeranya ibintu. Nuko nkorwa ku mutima n'amagambo Mariyamu yari amaze kumbwira ko ngomba kugaragara nk'umunyacyubahiro. Ntago nzi impamvu numvise ibyo Mariyamu yarambwiye ko ari byo, kuko ntago nari narigeze mbyitaho cyane, kuko igihe nari mperutse guhiterwamo imyenda yo kwambara ni igihe twazaga muri kampani ubwa mbere Mari itari uri kuyimpitiramo.
ariko nabyo ntabwo byatinze kuko nahise mbimusubiza mubwira ko nzajya mbyihitiramo. Mbona ko ya myumvire yanjye yo kwiberaho nk'umurara itigeze imvamo, ariko ukuntu Mariyamu yanyitayeho numvise ari ibintu nari nkeneye ndetse binkora no ku mutima. Nuko nkomeza kwitegereza Mariyamu cyane ukuntu ari gutembera icyumba cyose cyanjye, ndetse n'uburyo ari gushyira ibintu ku murongo yahibibikanye, bituma ntangira kumutekerezaho ukuntu ari kunyorohereza ibintu. Kandi muri kamere muntu burya ntawe udakunda kugaragara neza, ahubwo ni uko tutabibona. Ntangira kureba ishusho y'ukuntu mu gitondo ninzinduka mu kazi uko ndaba nambaye, ku buryo nanjye ubwanjye ndi kubona itandukaniro, bivuze ko abandi bose nabo barabibona. Nuko Mariyamu nkomeza kumwitegereza kugeza igihe ambarije impamvu ndi kumureba cyane. Nisanga mubwiye ko ntari kumwitegereza, nta nigeze muca iryera, nsanga ndi gusubiramo amagambo yambwiye ubwo yari akigera muri salo tuvuye gusura papa we Cosmos. Nuko duheraho duseka, ari nako yanyegereye agatangira kunkuramo ikote nari nambaye, ambaza niba hadashyuhiranye cyane. Mariyamu mubwira ko kubera ukuntu nahugiye mu byo kureba ukuntu ari kuntunganiriza ibintu byose byatumye nibagirwa kwiyumva umubiri wanjye. Atangira ambwira ko ndi kumukabiriza, nuko amaze kunkuramo ikote agenda agana aho agomba kurimanika. Aza agaruka afungura na karuvate ngufi nari nambaye, ayikura mu ijosi, ubundi anyitegereza mu maso, ari nako azamura umutwe kugira ngo tubashe kurebana. Ndebye uburyo ari kunyitegereza, iyo ndoro itangira kuntwara. Hashize akanya mbona Mariyamu atangiye kwisumbukuruza kuko yari mugufi kuri njye, mpita mbibona ko ashaka kugera ku munwa wanjye, ubundi nanjye ndunamiriza kugira ngo mushyikire. Ako kanya iminwa yacu ihita yegerana, ubundi dutangira kunyunyusa udusukari two ku minwa yacu, maze njye ntangira kumva utwo dusukari two ku minwa ya Mariyamu turyoshye cyane, bituma nkomeza kutunyunyusa. Mbona Mariyamu atereye ya karuvate ku buriri, ubundi ahita nzengurutsa amaboko mu ijosi ryanjye kugira ngo abashe kunyegera anyunyusa udusukari atarimo kuvunika, kuko yari mugufi kuri njye. Nanjye mpita muzengurutsa amaboko ku mataye ye, ubundi mbasha kumwiyegereza cyane. Tukiri muri uwo munezero wo kunyunyusa udusukari n'ubuki, nagiye kumva numva umuryango w'icyumba cyanjye urafungutse. Nkijyana y'amaso mbona ni Risa ufunguye. Risa akidukubita amaso ahita akubitaho urugi asubira inyuma, turabibona. Ndebye Mariyamu mbona arebye hirya bigaragaza isoni, ndetse n'amaso yatangiye kuzamo akantu k'umutuku mukeya, kubera akanya yari amaze ahumirije kubwo kunyunyusa udusukari. Nanjye mpita murekura ku mataye ye, ubundi nawe ndekura mu ijosi. Ngenda ngana ku muryango, ndafungura, nsanga Risa ahagaze ku muryango ari kwibaza ku bintu yari abonye njye na Mariyamu turimo gukora. Nuko Risa ahita ashaka kugenda ariko musaba guhagarara. Ndabibona ko agize ubwoba bwo kuba nshaka kumusaba ibisobanuro by'uburyo agenda aza mu byumba byose. Mpita mvuga nti, garuka Rusa, garuka hano nta kibazo, kandi ntiwite ku byo ubonye, ahubwo umbwire icyo ushaka n'icyo washakaga. Risa yahise avuga ati, rwose mumbabarire ntimunkekere ibindi kuko rwose nta kintu naringamije. Ndamubwira nti, humura Risa, ntago ndi kugukeka, kandi turisha umutima wawe hamwe, maze ubundi umbwire icyo ushaka ko tugukorera muri aka kanya, kuko ndabizi ko wari uri gushaka umuntu wo kubaza ikintu runaka. Risa yahise avuga ati, ubundi ngiye kuva kera hose nakoraga akazi ko mu rugo, nyuma yo kuva mu kigo cy'ababikira nabagamo nk'imfubyi, ubwo mama wanjye yari yamaze kunsaba ko nahungirayo kuko yari agiye gupfa. Icyo kigo bagisenye, bavuga ko abana twese bagiye kutwohereza mu miryango, ariko kugera mu muryango bari banyoherejemo umugabo n'umugore baho ntago batahaga buri munsi, uretse umugore wakundaga kuhaba ariko rimwe na rimwe. Rero mu gihe cyose nari mpari, umugore nibwo yatangiye kungira umukozi wo mu rugo, ndetse muri ako kazi nkajya ngafatanya n'ishuri. Aribwo kwiga byaje kunanira, ubundi ntangira kuba umukozi wo mu rugo, bigendanye no gucunaguzwa, gufatwa nabi, ndetse no kuba ntitaweho, ndetse bikajyana no gukubitwa ntazi icyo ndi kuzira. Ibyo nkabikomeza kubikora kubera ko n'ubundi nta hantu nari mfite ho kujya, byibura ngo niyo ntajya ku ishuri basi mbashe gukora akazi ko mu rugo mfite amahoro. Mu minsi yashize rero nibwo numvise abana bo ku muhanda, harimo umwana umwe twabanye mu kigo cy'imfubyi, bari kuvuga ko bavumbuye ahantu ho kujya bajya kuvumba ibiryo.
uwo mwana w'umuhungu mubaza ahantu aho ariho, kuko nubwo nakoraga akazi ko mu rugo ariko naryaga rimwe gusa nijoro, kandi ambwira ko bazajya bavumba ibiryo bya saa sita. Ambwira ko ari mu kizu kibamo abantu benshi bose baba baturutse hanze bakajya kuharira. Mubwira ko yajya kuhanyereka kuko nari nagize amahirwe uwo munsi maze guteka. Mabuja byose arabyarura arabibika ubundi aragenda. Inzara imeze nabi nzana n'uwo mwana w'umuhungu. Ubundi tugeze hano mbona umukobwa uri kugaburira abana ariko bavumbya ku biryo bye. Nanjye ngenda musanga nubwo nari mukuru muri abo bana. Uwo mukobwa ambaza izina ryanjye mubwira ko nitwa Lisa. Ambaza aho mba mubwira byose, ambwira ko ashaka ko twibanira nkajya mufasha gukora uturimo two mu rugo. Nta no kuzuyaza nahise nibuka ko mabuja ntawe uhari, bityo nagenda nkajya kuzana utuntu twanjye mu buryo bwo kumucika. Umukobwa ambwira ko ntagenda ako kanya, ahubwo namufasha kuba ndi kugaburira abo bana batoya, duhereye ku kubakarabya ndetse no kubaha ibiryo, tunabacunga ko abangira batangira gucuranwa. Nuko ibyo birangiye umukobwa ambwira nshimira ambwira ko yitwa Marita, akaba avuye muri icyo kizu kiri muri icyo gipangu kinini. Nuko ambwira ko najya mu rugo ngiye nkitegura neza, ubundi nkazaza ku munsi ukurikiyeho kandi nzabwire mabuja ko ngiye. Namwikirije mubwira ko ngiye kubikora gutyo, ariko umutima nivugisha ko kuri mabuja iryo nta narihingutsa. Ubundi ngenda mu rugo mfungura bisanzwe, kuko basigaga urufunguzo rw'igipangu no muri salo gusa aho nararaga mu ntebe kuva kera. Ubundi ntangira kuzinga utuntu twanjye niba n'agakapu mabuja, maze kudushyiramo agakapu ngahisha munsi y'intebe ndaramo, kugira ngo mabuja atakabona agasangamo utwenda twanjye. Ubundi amasaha aza kugera mabuja atahana na boss. Mu gitondo maze kubatekera icyayi bakanywa bakansigira utuvungukira tw'umugati bariye, nanjye ntegereza ko bagenda ndimo kuturya. Boss abanza kugenda mbere. Mabuja ahita ajya ku muhanda kuzana umugabo bakunda kuba bari kumwe iyo boss adahari. Ubundi nanjye mboneraho guhita mfata ka gakapu ngaca mu nzira aho tutarahura. Mva mu rugo gutyo kuko nari nizeye ko aho Marita aranjyana basi nzajya ndya saa sita no ku mugoroba. Nuko ndaza ngeze mu muryango, abasekirite batangira kunyuzura. Noneho waje afite imbunda ku rutugu wantera ubwoba cyane ngira ngo agiye kunyica. Nongera kugarura ubwenge ndyamye kwa muganga, ari nabwo haje hano nkarya ubundi nkaryama, ariko mu gukanguka nsanga ndyamye njyenyine ku buriri bwiza cyane, kandi imyaka yanjye yose nari nyimaze ku ntebe ariho ndyama. Ikirenze ibyo niyorosha cyenda gatoya ku buryo imibu yandyaga, ariko ahangaha nasanze niyoroshe nikwishe. Mu kwibuka byose uko byagenze mpita nibuka ko Marita yambwiye ko ngomba gukora akazi ko mu rugo. Mpita mbyuka vuba vuba nsohoka muri icyo cyumba nari ndimo. Mu kugera muri salo mbona ni hamwe naririye ibiryo na Marita, ariko mbona ka kana karacyaharyamye. Nibaza abantu bose ahantu bagiye, ntangira kuzenguruka ibyumba byose ngo ndebe niba hari umuntu ndabaza anyereke mu gikoni ntangire nkora imirimo, ariko ibyumba byose mbura umuntu n'umwe. Kugeza ubwo ngeze muri iki cyumba nabona ni ukuri nta kindi nashakaga uretse umuntu wo kubaza akazi ndakora. Niyo basi mwajya mumpa ibyo kurya gusa ariko ntimumpembe, ariko nta kindi nari ngamije, ntago narinje kwiba. Lisa yamaze kumbwira gutyo numva umuryango wo muri icyo cyumba cyanjye urafungutse. Mu gusubiza amaso inyuma mbona ni Mariyamu wari usohotsemo. Ubundi ahita ntanga kuri Lisa amufata ku rutugu, maze atangira amufata n'ukuboko amusaba ko bajya kwicara mu ntebe zo muri salo. Ako kanya bagenda bagana muri salo, nanjye nshyiraho urugi neza mfunga n'urufunguzo, kugira ngo hato ntaza kwibagirwa ngatuma hari umuntu ugera mu cyumba agasandaguza ibintu byose, kandi Mariyamu yari yabishyize ku murongo. Nuko maze gufunga ako kanya nanjye ngenda mbasanga. Ako kanya maze kugera muri salo nicara iruhande rwa Lisa, tumushyira hagati maze Mariyamu atangira amuhumuriza amubwira ati Lisa, ni ukuri mbashije kumva ubuzima bwahise kuri wowe, numva binkoze ku mutima, ariko ni ukuri ntugire ikibazo, hano ni mu rugo rwiza kandi nta kintu na kimwe uzahaburira, uretse n'ibyo kurya saa sita na nijoro, no mu gitondo ntabwo uzajya ubona utuvungukira, ahubwo uzajya ubona umugati n'icyayi cyangwa igikoma bitewe n'icyo ushaka,
kandi ntiwumve ko hari umuntu uri kugukeka ko washakaga ibyumba byose ushaka kwiba, kuko njye nkikubona bwa mbere nahise mbona uri akana keza cyane ku buryo nta kintu kibi wakora, humura rwose. Lisa nahise mubwira nti Lisa rwose humura kandi wumve ko ibyo waburiye ahandi hano uzabihabonera byose, ntuhangayike kandi uturishe umutima wawe hamwe, ibiwusaritse ubishyire ku ruhande maze wisange muri uyu muryango. Kandi reka nkumare impungenge nubwo Marita yakubwiye ngo uzaze umufashe uturimo two mu rugo, ntabwo yashakaga kuba umukozi wo mu rugo, ahubwo ni kumwe gusa uturimo tuba dukeneye gukorwa ubonetse akadukora. Twe ntawe uzaguha imyenda ngo uyimese, kandi uzakora ibyo ushaka, ntago azaba ari itegeko, kandi rwose nta kintu na kimwe uzatuburana. Lisa avuga ati ni ukuri murakoze cyane kundema agatima, kandi nanjye ndabikorera byose mushaka, nta kintu na kimwe kizapfa. Mariyamu yahise avuga ati Lisa wikwishyiraho umutwaro uremereye wumva ko uje gukora akazi kugira ngo unezeze abantu, cyangwa se wumva ko uje gukora inshingano zishobora gupfa hakagira umuntu ukurakarira. Rwose humura wowe wumve ko wisanze nta kibazo uzahura nacyo uri kumwe n'abantu ba hano, sibyo? Lisa yazunguje umutwe ubundi nanjye mbasha kwirebera Mariyamu, ndeba uburyo arimo guturisha Lisa nkabona aratuje koko. Mbona Mariyamu ari umuntu wari ukenewe aho hantu, kuko ntazi niba Lisa twari kumuturisha ngo tumushobore iyo Mariyamu ataza kuva kare hose. Nuko Mariyamu mushimira amubwira ko ari gukora akazi gakomeye. Ako kanya ambwira ko najya kuba ndi kuruhuka kuko nka chairman ntakeneye ibintu byo kunaniza ubwonko, kuko akazi nkora ngomba kuba ntuje. Nibaza ibintu Mariyamu ari kumbwira, abona ndi kubishidikanyaho. Mariyamu ampumiriza ambwira ko buriya hari ubuzima nagakwiye kubaho, kuva mu kazi njya mu bindi bibazo byica akazi, bityo icyo gihe ndi mu rugo nagakwiye kuba ndi mu buriri ndyamye, nkaza kubyuka mu masaha ya nijoro mfata ifunguro ubundi ngasubira kuryama, kugira ngo mu gitondo hazagere mu mutwe wanjye harimo isuku n'umutuzo, umutekano n'ibitekerezo byiza kubwo kuba naruhutse neza. Nibaza ukuntu nta muntu n'umwe wigeze ambwira ibyo bintu kuva nagera muri kampani. Mpita nibuka ko bambwira ko abasulutani bafite ubwenge karemano, mbihamya mbibonera kuri Mariyamu. Mariyamu yambwiye ko we na Lisa bagiye kuba bari kwikorera mu gikoni uturimo twaho, bakanacungana na Fereyiro nta kibazo, ariko njye kuruhuka. Nuko mpita mva muri salo ndi kumwenyura nishimye uko kwitabwaho, ngenda ngana ku cyumba cyanjye ndagifungura ubundi ndinjira, ndongera ndagifunga ubundi nirambika ku buriri. Aho gusinzira ntangira kwitekerereza kuri Mariyamu, uburyo anyitayeho mu kanya gatoya, ndetse ntangira no kwibaza impamvu uko kunyitaho kwe kuri kunguma ku mutima. Nuko ibyo bitekerezo aba ari byo nigumiramo, kugeza ubwo naje gusinzira ngakanguka numva umuntu uri guhonda urugi. Mu gushigukira hejuru ndebye nsanga nizingiye mu bwiyososwa, ubundi mvamo nankandagiye numva ndacyambaye inkweto. Mu kwiseka nshimira Imana ko nta muntu wambonye, ubundi nsohoka njya kureba umuntu urimo guhonda urugi. Mu kugera hanze nsanga ni umunyakavuyo wanjye Gasitamu avuye ku ishuri, ubundi yinjira nyambera mpamagara papa nambaza amakuru. Ndamusubiza nti ni meza mwana wanjye, wowe se amakuru yawe? Gasitamu ahita avuga ati ni meza cyane rwose, ku ishuri amasomo mba ndi kuyatikagura ngo ngwino urebe, ubu abarimu imitima yabo nayifashe bugwate. Mpita mvuga nti komereza aho mwana wanjye. Gasitamu ahita avuga ati wawu, ko waguze imyenda myinshi se byagenze gute noneho? Gasitamu yamaze kumbwira gutyo ngiye kugira icyo musubiza, mbona umuryango waho wiyinjiriye uri gufunguka, ariko nkabura umuntu uwufunguye. Ako kanya numva ijwi ry'umwana ahamagara papa, mbona ni Fereyiro waje akurikiye Gasitamu. Ubundi Gasitamu agenda amusanganira ubundi aramuyambira. Fereyiro ahita arira, ubundi ngenda amwegera ndamuterura, ahita aseka yishimye, bigaragara ko ari njye yashakaga. Ako kanya nishimira uburyo byibura umwana wa Sofiya yasize atagizweho ingaruka cyane kuko abasha guseka. Ndi gutekereza ibyo ngibyo mbona Mariyamu ahagaze ku muryango arimo kureba akamwenyura, ubundi ahita ansaba ko twajya ku meza. Mu kwitegereza ukuntu yari yambaye igitambaro mu mutwe n'igitenge yagikenyereye mu gituza hejuru y'udutunda twe,
bigaragara ko avuye mu kazi mu gikoni. Nibaza impamvu tugiye kurya muri ayo masaha ya nimugoroba butarira cyane, kuko Gaston nibwo yari akiri kuva ku ishuri, ariko ndebye ku isaha nsanga 2:30 zageze. Ntungurwa n'ahantu Gaston yahoze, ubundi mubaza impamvu yatinze ku ishuri. Gaston ambwira ko atatinze ku ishuri kuko isaha zikigera Rufus yaje kumureba, ariko akaba yigendeye kuko yari aryamye. Mu kureba Mariya mpita mbibona ko ari we wari wabujije Gaston kuza kwinjira mu cyumba kugira ngo atankangura. Nuko ngiye guhaguruka, Mariya ahita abibona ko nambaye inkweto zifunze, ahita yinjira mu cyumba azana udukweto dufunguye, aca bugufa nkuramo inkweto zifunze n'amasogisi, anyambika twa dukweto. Mbasha kwishimira umutima we mwiza n'uburyo numvise ubuhehere mu birenge byanjye. Ubundi ngiye guhaguruka mu buriri, nagiye kubona mbona mu muryango Marita ahahagaze arimo kwitegereza byose, uburyo Mariya ari kunyitaho ankuramo inkweto, nanjye mureba akana ko mu jisho. Namaze kubona Marita ahita asubirayo, sinabigira impamvu. Ubundi ngenda nsohoka nkurikiye Mariya wari umaze kunyaka ka Fereyiro, ndetse nsiga Gaston ari gukuramo imyenda y'ishuri. Nuko tugeze muri salo dusanga ibintu byose biteretse ku meza. Lisa ava mu gikoni ateruye teremusi y'icyayi, mu magambo make ahita aza yicara avuga ngo turyoherwe. Nuko nicara mu ntebe yanjye, Mariya anyicara iruhande. Fereyiro ahita amwiyaka, ubundi aza nsanga. Mariya ati uyu nawe rero nta wamushobora, arizinga, ubu se washobora kumugaburira? Ndamusubiza nti njyewe se hari ikintu cyananira, ahubwo ibyo mwamuteguriye ni ibihe ngo mbereke? Ako kanya Mariya yampereje ibiryo byoroshye yari yorohereje Fereyiro ashoboye. Ntangira kumugaburira, ararya arahaga. Amaze guhaga ahita anyiyaka yigira mu ntebe zo muri salo. Kureba Marita mbona ari kwitegereza cyane, anyicira akajisho. Mpita nyuza ikirenge munsi y'intebe mukandagiza ikirenge, ahita agihunza icye, ariko Mariya ntiyabimenya kimwe na Lisa. Gaston atangira kuduterera inkuru zo ku ishuri, avuga ko abantu bose bamaze kumenya ko burya Petron Lewis ari we papa we, bakaba bashaka kuzaza kumusura umunsi umwe ngo bamurebe. Gaston mubaza impamvu yababwiye ko ndi papa we, ahita avuga ko n'ubundi atari kubihisha kandi twarabyemeranije. Mubwira ko ari byiza, nta kibazo, umwanya nuboneka tuzababwira abo bana baze kudusura. Nuko Marita mubaza uko gahunda yagenze, ambwira ko yabonye abana benshi biyongera kuba yari afite mbere. Mubwira ko ari byiza, ansubiza ko bishobora kuzamugora kubareba wenyine. Marita namubwiye ko azakora uko ashoboye kuko nicyo kintu cyo gukora afite. Ako kanya Gaston ahita areba abantu bose n'amatsiko menshi, maze aravuga ati ariko ubundi ibi biryo ninde wabitetse? Marita ahita amusubiza ati kubera iki se ushaka umuntu wabitetse? Urashaka kumuha igihembo se? Gaston ahita avuga ati oya, ngifite nakimuha, ariko rwose ibi biryo ntabwo twari dusanzwe tubirya muri uru rugo, bimeze gutya, biraryoshye cyane birenze. Marita ahita avuga ati ngaho nshimira rero kuko nize uburyo bwiza bwo guteka ibiryo biryoshye. Lisa ahita avuga turabeshye. Gaston ahita avuga ati ngo arabeshye, ntabwo rero wabitetse? Mariya ahita avuga ati se umuntu wabitetse umumenye wamukorera iki? Gaston ahita avuga ati umuntu wabitetse nazamushakira igihembo nimara kubona amafaranga. Mariya ahita avuga ati ubwo rero ndategereje icyo gihembo cyawe. Gaston ahita avuga ati kumbe niwe wabitetse? Marita wamubeshyuye kuva kera, uretse Imana izakwereka umujinya wayo. Mpita mubaza nti ibyo se wabikuye hehe? Gaston ahita avuga ati ntabyo muzi se? Muri Bibiliya handitse Imana iri kuvuga ko ifuha kandi ikagira umujinya. Ibaze rero ibintu iyo abantu barakaye ukuntu bigenda, noneho Imana irakaye uko byagenda. Mpita mubwira nti wowe se wigeze kubona umuntu warakaye? Gaston ahita avuga ati ibyo tubyihorere, ntabwo urabona umuntu warakaye, yarimbura n'isi, ahubwo rata tantine wowe nzakwihembera kandi ntabwo nzabyibagirwa. Ako kanya Gaston yamaze kuvuga gutyo twese twasekeye icyarimwe. Icyakora twese dukunda ibiganiro bye byadususurutsaga, n'inkuru zo ku ishuri yakundaga kutubarira. Nuko muri uko gusangirira hamwe twese turabimara. Icyakora Lisa we wabonaga rwose atarisanga muri urwo rugo, ariko sinabigiraho ikibazo kuko yari kujya amenyera buhoro buhoro, ndetse kuba nari maze kumenya ko afite ibyamubayeho yabonye uko kwa muganga yavugaga ko hari abagabo bari bagiye kwica mama we.
bitandukanye na Gaston wahise yiyakira cyane kuko ibyo azi n'ibyo yabwiwe akanabibwirwa ari muto ku buryo bitagize icyo bimuhungabanijeho. Nuko tumaze kurya twese dukomeza kuganira, birangira twemeje ko Marita na Lisa barararana. Mariyamu na Feriyiro bakarara mu cyumba cya Jessica, nanjye na Gaston tukigumanira uko bimeze. Ibyo tumaze kubyemeza neza ubundi tujya mu buriri. Ngeze mu buriri mbanza guhamagara Jessica na Dorcas mbabaza uko bameze, bambwira ko bagezeyo amahoro meza cyane, bakaba bari kumwe n'umusore Ezeki, bityo bizeye umutekano wabo kuko Ezeki na Dorcas bazarinda urwo rugo bakanita no ku bakozi. Jessica amushimira amubwira ko yiruhukiye kugeza igihe azafatira umwanzuro wo kugaruka muri Kenti tukongera tukabana. Ako kanya namaze kuvugana na Jessica, Gaston amubwira ko hari abantu bamusanze ku ishuri bakamubaza amakuru yo mu rugo, ariko kubera atabazi ababwira ko ari mezo gusa ariko ntagire ikindi kintu ababwira. Gaston amubaza aba bantu ibyo bamubazaga, ambwira ko ari umugore n'umugabo baje bamusanga bakamubaza niba Maritina yarakize. Gaston ababwira ko nta muntu uzi witwa Maritina. Bahita bahinduka bavuga ko bari bibagiwe, bityo ari Jessica bavugaga. Gaston ababwira ko atari yakira kuko ari kugendera mu kagare ndetse n'ukuguru kumwe baraguciye, isura ku ruhande rumwe ikaba yarahiye, akaba atabasha kureba n'amaso yombi. Bamubaza niba Jessica ari mu rugo. Gaston ababaza icyo abashakira, bamubwira ko ari inshuti ye bashaka kumenya amakuru ye. Gaston ngo ahita ababaza impamvu ari inshuti ze, ariko bakaba bataraje kumusura na rimwe. Babura icyo bavuga ko bazamusura. Gaston ababwira ko bahawe ikaze. Gaston ngo yamaze kubabwira gutyo, bamubaza niba ari ibyo gusa bavuganye. Ambwira ko ari ibyo gusa kubera ko ku ishuri bahise bakubita icyuma cyo gusubira mu ishuri, bityo nk'umwana ushinzwe gukebura abana kuzinduka ngo mwarimu atabatanga mu ishuri ahita agenda. Numva abo bantu bazi Jessica nka Maritina nta bandi uretse Sultanis na Sorina. Nibaza ikintu bashaka kumupangira kuri iyo nshuro, ariko nishyirira umutima hamwe kuko Jessica byibura ntago yari ari muri uwo mujyi. Ako kanya nahise mfunga amaso kugira ngo nsinzire, ariko kuko nari naryamye ku mugoroba mbibwirijwe na Mariyamu, gusinzira biranga. Mfata telefone yanjye ngabanya urumuri kugira ngo rutarogoya Gaston, nigira ku mbuga nkoranyambaga ntangira kuzisura. Nza kubona message ya Mariyamu ambaza impamvu ntaryamye kandi mu gitondo akazi ngafite. Mariyamu nahise mubwira nti nabuze ibitotsi kubera ko naryamye mu mwanya ushize, rero nta kindi nari gukora kuko mwese mwigiriye kuryama. Mariyamu yahise avuga ati ibyo rero ugomba kubimenyera cyane kugira ngo ujye ugira umurongo ngenderwaho, ugakora amasaha agenwe kuko uri chairman, ubundi asigaye ukayaruhukamo kugira ngo ubashe gutekereza. Nubwo ntarayobora kuri company ariko ndabizi ko ari ikintu kinini cyane ku buryo bidasaba umuntu ujagaraye kuyiyobora kuko yatuma bizamba. Mariyamu nahise mubwira nti nukuri ngushimiye inama zose uri kungira n'uburyo unyitayeho, ntago nzi ngo naguhemba iki ku byo muri kunkorera kuko biri kunguma ku mutima ndetse nkanabishyingura mu ndeba zawo, ariko igihe kimwe wabona nzabona icyo nkwitura. Mariyamu yahise ati njye nta gihembo nkeneye uretse ko wakora akazi kawe neza gusa, ibyo bizatunezeza cyane kandi nicyo twese dushaka kuko iterambere ryacu ni wowe turikesha. Mariyamu nahise mubwira nti Mariyamu ntago wakumva ukuntu nishimiye kuba uri hano kuko nabonye itandukaniro ryo kuba narindi njyenyine ntafite umuntu wo kunyitaho, uhereye ku cyumba cyanjye, imyambaro ndetse n'inama uri kungira. Nkumva bizambabaza nuramuka ufashe gahunda yo gusubira i Tesara mu rugo. Ndamusubiza nti urashaka ko ntazagenda se? Mariyamu mpita mubwira nti nukuri ntuzagende tuzigumanire hano. Ahita ambwira ati byagusaba igiciro kirenze cyane. Mariyamu mpita mubwira nti mbwira icyo bisaba kugira ngo tuzagumane nanjye, ariko komeza unyiteho nangira n'inama nkizi kuko ndazikeneye. Mama wanjye Jessica niwe wari ugomba kuzingira, ariko nawe wabonye ko igihe cyageze agahita ahura n'ibibazo byatumye ahungabana mu mutwe, ihungabana ryiyongera ku ryo yari afite mbere kubera ibyo yahuye nabyo mu buzima. Ibyo bituma twibera hano mu rugo twese tujagaraye, ariko ntago nigeze ntekereza ko nabona umuntu nkawe wo kungira inama. Urumva ko natwe ntawe ndi we wo guhakana cyangwa ngahunga inama ungira.
urumva rero ko nakora ibishoboka byose ukanguma iruhande ungira inama, kuko nahoze mbitekerezaho nsanga nkwiriye umwanya munini cyane wo gutekereza kugira ngo mbashe kuba nakora ibintu biri ku murongo. Mariyamu ahita avuga ati nuko bimeze ariko nta kiguzi ngusaba, icyo nshoboye nzagikora. Kuko Mariyamu yamaze kuvuga gutyo mubaza impamvu ahagaze kuvuga ijambo yari agiye kumbwira, ansaba kutabigiraho impamvu, ubundi dukomeza kuganira bisanzwe kugeza ubwo amasaha yagiye akambwira ko ndi gupfusha igihe ubusa kandi mfite akazi mu gitondo. Mariyamu mbasha kumushimira ambwira ko nta mpamvu ari gukora inshingano ze, nuko mbasha gufunga amaso, ibitotsi ndabibona, nsinzira neza cyane, ubundi nongera gukanguka mu gitondo nkanguwe na Gasutamo wari uri kwinyeganyeza ku buriri, bigaragara ko ari kubyuka. Mu kumureba mbona aryamishije umugongo ari kwitegereza hejuru ku nzu. Gasutamo mubaza ibyo ari gutekereza, ambwira ko ari kumva ubushyuhe buri mu buriri akaba yumva atabyuka. Mubwira ko agomba kubyuka agakora gahunda zikurikiyeho, ndetse nanabasha kumubwira ko agomba kwitondera abantu bo hanze, ntajya ababwira ibyo azi byose. Gasutamo mubwira ko ibyo ubwiye abantu, ibyo uzi byose babasha kukwigaho, bigatuma babikoresha nk'intwaro bashobora kwifashisha bakurimbura. Ambwira ko atazajya avuga ibyo azi byose, bityo mwizere kuko ashaka kumera nkanjye kugeza igihe azagerera ku rwego rwo gukubita nka ba bantu nakubitiye muri kampani. Gasutamo mubwira ko ibyo kurwana azabitekerezaho neza amaze gukura, ambwira ko abizi bityo azakurikiza inama zanjye. Nuko arabyuka ajya kwitegura, nanjye nguma mu buriri, ngiye kubona mbona message kuri telefone yanjye. Mu kureba aho iturutse mbona ni kuri Mariyamu. Mariyamu ari kumbaza uko naramutse, mubwira ko naramutse neza cyane, mubaza nawe uko yaramutse, ambwira ko ari neza bityo yanamaze no gutegura byose. Mariyamu namubajije icyo ashaka kuvuga, ambwira ko bari mu gikoni, abari kubyuka basanga ibintu byose bimeze neza. Nahise nanga kubyemera, ubundi ndabyuka, ndetse imyenda yo kurarana aba ariyo mbyuka nanjye mva mu cyumba nsohoka ngana muri salo. Mpahurira na Marita aribwo akibyuka, ambaza impamvu mbyutse kare kandi aribwo agiye gutegura ibya mu gitondo. Marita mpita amenya ko atazi ibyabaye, ndamureka ngenda ngana mu gikoni. Mu kuhagera nakirwa n'impumuro nziza cyane y'ibiryo biteze neza bya mu gitondo, harimo umureti ndetse n'ifiriti. Kureba mbona bateretse gaze, ahateretse gaze hariya Mariyamu ayihagaze iruhande atetse. Mpita ngenda musanga mubaza niba ari we wa nyawe n'impamvu ari kwivuna kandi ari umushyitsi. Mariyamu ambwira mbaza niba abashyitsi badakenera gushyira mu nda. Nzunguza umutwe mbyemera, ambwira ko rero byiza, biba byiza iyo umuntu yiteguriye ifunguro rimunyuze akarya yizeye neza ko ari kurya ibyo akunda, agashyiraho akarusho ategurira abandi ifunguro akunda arengejeho ku buryohe bwaryo, akagerekaho ibindi azi ko bakunda. Mariyamu yambwiye gutyo mbura icyo mubwira kuko n'ubundi yari yabirangije, ntago yari kubisubiza inyuma. Mariyamu ahita avuga ati ahubwo amasaha ari kugenda, genda witegure neza byose urabirangiza nanjye mbirangije, ubundi ufate ifunguro ubone kujya mu kazi. Ndamubwira nti mu by'ukuri ntago nabona ko ngushimira ku byo uri kudukorera kuva ejo wagera hano. Mariyamu ahita avuga ati ariko se ndakubwira kugeza ryari ko ibyo ndi gukora ari inshingano zanjye, waragira ngo mbikwibutse kandi amateka twese twarayumviye hamwe. Nabuze icyo mvuga mu guhindukira ngo nsohoke mu gikoni, mpuza amaso na Marita na Lisa bahagaze mu muryango w'igikoni bagerekeranye nk'udushwiriri bari kumviriza ibyo turi kuvuga. Mbabonye bahita bahindukira biruka bagana muri salo. Ngenda mbasanga ngeze muri salo mpasanga Marita wenyine, byumvikane Lisa we yari atinye ko mubonye ahungira mu cyumba. Marita ambwira ko ari kubona ibyanjye na Mariyamu bidasanzwe. Mubaza uko ari kubibona, ambwira ko ari kubona harimo akantu. Marita ambwira ko uko ndi kubibona nawe ariko uko ari kubibona nanjye ariko ndi kubibona, bityo ntabyibazeho cyane kuko Mariyamu byose arimo gukora ari kubikora nk'inshingano ze nk'umusulutani. Namaze kumubwira gutyo twumva mu gikoni Mariyamu mu ijwi rinini ampamagara ambaza niba ndi kumuvuga kuko abyumvise mu matwi ye. Mpita nkorora bya nyirarureshwa amubwira ko ndengana rwose ntigeze nanamuvuga kuva mu gitondo. Marita ahita abyumva agenda agana mu cyumba cye, nanjye ngana mu cyanjye. Nsanga Gasutamo amaze kwitegura, ubundi nanjye ntangira kwitegura nk'uko Mariyamu yari abimbwiye. Mbanza gukuramo imyenda ndarana, ubundi njya muri dushe.
Sinatindamo ngaruka mu cyumba ndihanagura n'akayesuwime, ubundi ntangira nisiga amavuta. Nsoje nambara mpereye ku myenda y'imbere, ariko mu kujya ahamanikwa imyenda mbona ntarabona icyo kwambara kubera ubwinshi bwabyo. Mpfa gufata ipantaro n'ishati ubundi ndambara, ibindi mvuga ko ndabyambara ngiye kugenda. Bihurirana nuko twahamagawe muri salo ngo tujye kurya. Tumaze kurya twese uretse Feriyire wari ugisinziriye, ngaruka mu cyumba. Mfata karuvate ngo nambare, ntangira kurwana nayo nyishyira mu ishati. Nyamaraho nk'iminota 5 yose ariko ntarashyiramo uko bambara. Ako kanya niha gahunda yo kuyireka nkarenzaho ikote gusa. Naryo byangoye guhitamo mu makote yose yari aho. Nuko nsohoka nsanga Gaston kugira ngo tugende. Ngeze muri salo Mariya ambaza impamvu nambaye gutyo. Mubaza niba hari icyo bitwaye, Marita ambwiza ukuri ko ibyo bintu bitajyanye na gatoya. Bityo niba hari umuntu ufite umwanya kuko wahuze cyane aze kunyereka ibyo nagakwiriye kwambara. Marita yamaze kuvuga gutyo ndabibona ko ari kuncumuriza Mariyamu. Mariyamu nawe abyumva vuba arahaguruka, mfata ukuboko tujyana mu cyumba. Yari yamaze kwisanzura kuko mbere yari yahageze. Ikirenze n'ibyo nubwo twigeze kugirana ibihe kugeza ku munsi washize, ariko namufataga nka mushiki wanjye nawe akamfata nka musaza we. Nuko tugeze mu cyumba Mariyamu ankuramo ikote vuba cyane, ahita ankuramo n'ishati mubaza ibyo arimo gukora. Mariyamu ahita avuga tugomba kwambara ku buryo buraho utambutse hose babona kuberewe, atari bya bindi byo kubona wapfuye kwambara gusa. Ibyo bigatuma bagenda bahwihwisa kutagira umuntu kwitaho, birya uburyo uri umusore mwiza bikajyana n'igihagararo ufite, wanatambuka bakabura ikintu kibi gifite icyasha n'ikizenga bakuvugaho, ahubwo bakakuvuga ibyiza gusa, si byose? Mariyamu yambwiye gutyo nzunguza umutwe, mwikiriza mvuga ko ari byo. Ahita ndebera agashati mu mashati yari amanitse, agashati gafite ibara ryenda gusa n'ikigina gafite amaboko maremare. Araza nsaba kurambura amaboko ngo akanyambike. Nanjye ndayarambura ubundi nawe arambura amaboko ye. Mu kwitegereza uburyo arambuye amaboko nkabasha kumubona muri iyo shusho numva ndabikunze. Habuze gato nari ngiye gucikwa kugira ngo mbanze mugwemo ibituza byanjye mbihuze n'ibye muri ibyo shusho nari mbibonyemo, maze amatunda meza ye yarateretse nk'imitemeri mu gituza cye abanza akore mu bituza byanjye numva uko merewe, ariko nihagararaho. Nuko amaze kunyambika agashati neza afunga n'ibipesu byose arabimara. Amaze kumfungira ibipesu byo ku kuboko areba ikote ryiza ry'umukara risatuye inyuma, mu gihe njye nari nafashe irisatuye mu mpande nari naraguriwe na Marita. Mariyamu ambwira ko ubundi ikote rya nyaryo rigomba kuba riri mu kigero nk'iryo ngiryo anyambitse kandi risatuye inyuma. Ubundi arirambika ku buriri ambwira ko ntagomba kuzongera kwambara ikote risatuye impande n'impande, ibyo bikaba bijagaraye. Ubundi afataga karuvate k'umukara keza cyane, ntarakambara mbona karambereye. Nuko ahita akanyuza inyuma mu ijosi atangira kugafunga, ari nako andebesha amaso ye meza nkayitegereza tukayahuza nkumva ari kuntwara. Noneho namureba igihe kirekire cyane akavangamo udusoni areba hasi. Siwe warose amaze kugafunga akarambura neza akorakora mu bituza byanjye. Ubundi arahindukira afata rya kote ryiza yanteguriye ararinyambika, ansaba kwirebera kuri miriwari. Nirebye nibaza niba ari njyewe. Ako kanya mbaza impamvu ndi kwiyamira kandi umutwe wanjye ujagaraye. Nuko ahita nturuka inyuma atangira gukorakora mu mutwe, nkumva ubushagarira buri kumfata mu mutwe, kugeza ubwo yahantunganirije neza nkabona isura irahindutse. Mariyamu ahita ambwira ati bwana Chairman rero ubu mwajya ku kazi. Mariyamu yamaze kumbwira gutyo ndahindukira, mureba mu maso ndamushimira, mbona byaba ari na byiza ndamutse mukoreye akantu. Mpita mufata imisaya yombi ubundi mukubita akadomo ku ruhanga, ahita ahumiriza yongera gukanguka. Ngeze muri salo Marita ahita avuga ati wawu, ni wowe se cyangwa ndarota? Musubiza ko ari njyewe kandi ari gukabya. Gaston ambwira ko mberewe. Mariya amaze avuga ko aba yateguye neza, icyo akaba ari cyo kintu nari mbuze. Umuntu utaragize icyo avuga n'irisa wari ufite byinshi arimo gutekereza. Mbasezeraho njye na Gaston turagenda tuva mu rugo, babwira ko ndagaruka nje gufata ifunguro. Nuko tumanuka tugana muri kampani ahari parikingi. Mu kuyigeramo imodoka ihita ihagarara imbere yacu.
Umusore w'umushoferi asaba Gaston kujya mu modoka bakagenda. Gaston ahita ndeba mbaza niba byaba ari byo, mpita mubwira ko bajyanye yaba anyorohereje. Gaston ansezera ambwira ko ari aho ku mugoroba. Mwifuriza amasomo meza ubundi nanjye mpita ngaruka inyuma, ninjira kuri reception. Mu kuhagera bose batangira kunyitegereza. Ako kanya Karara aransuhuza ambaza iduka ryanyambitse uwo munsi kugira ngo nawe ajye gushaka uko bajya bamwambika. Byose abikora ambwira ko nambaye neza, kugeza ubwo tugeze mu biro akampa gahunda z'umunsi zose ngasanga na vice chairman yazikora. Musaba ko yaziha vice chairman, ubundi njye mva mu biro ngana muri parikingi, mfata imodoka nyisohoramo, mfata urugendo rujya muri Merine kureba Vanessa ngo mwinginge mubaze niba byakunda akaza gufatanya na Desmerit, ubundi bagakomeza gukora ubushakashatsi kuri rwa rukingo rwabo, kuko Desmerit na Kereki bari bambwiye ko imyaka ishize ari myinshi cyane ku buryo rwari rwarataye ubuziranenge. Noneho n'uburyo ikirere cyahindutse kimwe n'abantu, bakaba bazakora urushya bagendeye ku tundi turemangingo, kuko gahunda ya papa wanjye Brown yo kuba bafatanya bagashaka uburyo bakora urukingo rushobora kurinda indwara zose, umuntu akagira ubudahangarwa ku mubiri we ku buryo nta ndwara n'imwe yamwandura. Byose bari babikomeje. Nagiye umuhanda wose nishimye cyane, ariko nta kindi kinshimishije uretse ukuntu Mariyamu yaranyitayeho ku buryo numvise ntangiye kumwishimira bidasanzwe. Nuko mu kugera muri Merine nyura kwa Vanessa, ariko nsanga yagiye mbibwiwe na Rita umukobwa we. Naganiriye na Rita igihe gitoya. Rita ambwira ko yerekeje mu mujyi gucuruza, mubwira ko ngiye kumureba tukavugana. Rita ambaza icyo nshakira mama we, musubiza ko azakimenya igihe nikigera. Nuko maze kumusezeraho njya mu isoko ku iduka ryahoze ari irya nyogokuru Rozata, ubundi mpasanga Vanessa. Ndamusuhuza mpikaze, ambwira ko mberewe cyane bidasanzwe kurusha nuko nagaragaye ku mateleviziyo yose. Mubwira uko iminsi igenda yicuma, ariko umuntu agenda ahindura. Vanessa muha igitekerezo ba Desmerit bari bampaye. Vanessa nyamaganira akora ambwira ko ndisubiza aho ndikuye. Mbasha kumwigisha mvuga nti Vanessa, ndabizi cyane ko ibihe nshaka kugusubizamo byakugizeho ingaruka zikomeye, hafi no kubura ubuzima bwawe. Ikirenze n'ibyo ukamara imyaka yose ubayeho ufite ubwoba, ariko nanone wibuke ko atari izo ngaruka gusa byakugizeho, ahubwo byanatumye ibintu ukunda ubishyira ku ruhande, nko kuba warize ufite gahunda ndende yo kuzaba umuganga ukomeye. Akaba ariyo mpamvu nanjye natekereje ngasanga ntatuma bihagararira hariya, kandi ubuganga ari ikintu kikuri mu maraso yawe. Bityo ndagira ngo utekereze ku mwuga wawe, ikindi nanone utekereze ku mushinga mwiza mwari mufite, ukagirira abantu bose akamaro, bagahora babasingiza babita intwari kubwo kuba mwarabatabaye, bityo mukazaba intwari mu zindi mu gihugu cyacu. Ndabizi birakomeye cyane gufata umwanzuro nk'uwo nguwo, ariko bitekerezeho nawe urebe ko hari icyo wahindura kugira ngo byibura ku iherezo inzozi zawe zizaba impamo. Vanessa yahise ambwira ati Petero, ndakumva kandi nanjye byarambabaje cyane kumva ko nahize umuhigo sinkuhigure, kandi nanjye birambabaza cyane kumva ko abaganga twakoranye b'abahanga bari gukomeza gukora umushinga ukomeye cyane kandi njye ntari kumwe nabo. Ariko urabizi ko ubuzima bwahindutse kuko mfite umuryango, nkaba ntapfa gufata umwanzuro ntagishije inama umugabo wanjye. Si n'ibyo gusa kandi ubu tuvugana ndatwite, inda ntwite nkaba mbimenye vuba aha ngaha. Urumva ko mfite byinshi cyane byo kurinda. Ni ukuri nawe ubyumve ko ubu ngubu ubuzima bwanjye butari mu biganza byanjye ngo mbe nafata umwanzuro uko mbishaka. Gusa hari ikintu kimwe nakwizeza, uyu munsi ni ntaha ndaganiriza umugabo wanjye Medaridi, mubwire ibyo mbwiye n'uburyo byose bimeze, maze ubundi amfashe gufata umwanzuro. Nyuma y'icyumweru kimwe gusa nzaba nguhaye igisubizo, kandi wumve ko nanjye ndamutse nshyigikiwe byanshimisha cyane. Vanessa amaze kumbwira gutyo ndamushimira, mfata akanya ko kumwifuriza ubuzima bwiza, bityo uwo mwana azamwiteho kandi umuryango ukomeze kwaguka. Musaba kunsuhuriza umugabo we Medaridi, ariko mbimubwira gutyo atazi impamvu. Ariko njye nari nyizi kuko Medaridi papa we
yari umugabo washakanye na nyogokuru Rozata ubwo yamaraga kuva kwa Toromewo. Ikirenze n'ibyo ngibyo, Medaridi akaba ari musaza wa Nataliya ndetse na Yosefina. Ambwira ko aramunsuhuriza, ubundi mva mu iduka rye musezeraho ngaruka muri Kenti. Nageze mu bitaro mbanza kujya kureba Lorena, mubwira ko mvuye kureba Vanessa n'ibyo ambwiye byose. Lorena ambwira ko yakwishimira Vanessa aramutse yongeye kugaruka, mubwira ko twategereza umwanzuro w'umugabo we Medaridi ubundi akaza kutubwira. Mpita mboneraho kumubwira ko ngiye kureba Dr Desmeriti ndetse na Kereki, nkababwira uko Vanessa ariko ambwiye. Lorena ambwira ko ari byiza kuko na Kereki yashakaga kumvugisha ku bijyanye n'umugore we uri aho ngaho mu bitaro. Ako kanya Lorena yamaze kumbwira gutyo, mubaza aho umugore wa Kereki aherereye. Ambwira ko najya kumureba tukajyana. Anambwira ko bitewe n'ibyo twemeranije, kuko Desmeriti na Kereki badafite uko basohoka mu nzu y'ibanga barimo, bityo Kereki ntago aramubonaho. Lorena namubajije igihe baziye, ambwira ko ejo nijoro baraye bahageze. Numva ibyo bintu ntago ari byiza cyane, ariko sinishinja amakosa kuko batigeze bampamagara ngo njye kubareba mbasohore, kuko twari twaremeranije ko Desmeriti na Kereki batazigera basohoka muri iyo nzu y'ibanga, kimwe nuko Vanessa nawe bizagenda kuko bagomba kuzaha abantu kubw'umutekano wabo, ariko nibo bari barabyifuje. Nuko Lorena ngeze aho bari, mpasanga umugore wicaye ku gitanda ari gutunganya imyenda y'umurwayi, ndetse n'umugore wari uryamye ari muri koma afite ipompo imuha umwuka ndetse n'icupa rimwoherereza imiti mu kanwa. Nuko uwo mugore ambonye ahita ahaguruka aransuhuza avuga ati mukomere cyane bashyitsi beza, tubashimiye ko muje kudusuhuza, ni ukuri n'iby'agaciro gakomeye. Ndamusubiza nti nta kibazo rwose, mwisange natwe twishimiye kubabona. Umugore ahita avuga ati buriya iyo ntajya mbona abashyitsi nk'amwe, hari igihe kimwe ubuzima bwari bugiye kunkomerana, ariko ngatabarwa nk'abashyitsi baje mu bitaro kureba abarwayi barwariyemo kugira ngo babahe ubufasha. Mpita mubaza nti byagenze gute se, tubwire tuguteze amatwi. Umugore yahise ambwira turabona uyu mugore ndwaje mbere y'uko ajya muri koma yari umukunzi wa murumuna w'umugabo wanjye, ariko murumuna w'umugabo wanjye akaba yari ari gushaka ubuhungiro cyane kugira ngo akize amagara ye, kuko umugabo yakoreraga yashakaga kumwica nyuma y'uko yamaze kumenya ko yakoze ibinyuranije n'ibyo bari baravuganye. Nuko murumuna w'umugabo wanjye amaze kuzana uyu mukobwa wari muri koma yahohotewe bikabije cyane, ndetse bamutandukanije n'umwana we bashaka kubicana bombi, yaramunsigiye ngo mwiteho mu bitaro nawe arahunga. Kuva icyo gihe ntabwo nari nongera kumubonaho kugeza na n'ubu. Umugabo wanjye nawe aza gupfa yishwe n'uwo mugabo washakaga kwica murumuna we, akeka ko ashobora kuba yaramuhishe akaba adashaka kuvuga aho ari. Nsigara ndi umupfakazi, nabwo nkizwa nuko nari ndwaje uyu mukobwa atazi ahantu turi. Rero urumva ubuzima bwarangoye cyane bikabije, ku buryo byageze aho ngakena cyane. Uretse ko nagiye mbona abagira neza nyine nk'amwe muje kudusura gutyo ubundi bakadufasha, kugeza ubwo twabonye ejo abantu baza kudutwara batubwira ko twajya kwivuriza mu ivuriro ryiza rizatuma wenda uyu mukobwa Lidiya abasha kuva muri koma vuba. Akaba aribwo twabonye tugeze mu gihugu cyacu nari maze igihe ntarageramo. Ni ukuri turabashimiye cyane ku bufasha muraduha. Uwo mugore yamaze kuvuga gutyo mbona ko byose arimo kuvuga, ndetse ari kumera nk'ushaka kumbwira ibibazo bye nk'umuntu ubonye umushyitsi ashaka ko namufasha, kubera ko yatekerezaga ko nyine n'ubundi ubushobozi bwe budahagije, bityo buri ubonetse wese agomba gutanga ubufasha. Nuko mubwira ko rwose yakwituriza kuko ibibazo byose biraza gukemuka. Nanamubwira ko uwo mugore turi kumwe ari umuyobozi w'ibyo bitaro, bityo nta kintu na kimwe aramuburana. Uwo mugore ambwira ko rwose mfite umutima mwiza, nk'umugabo yigeze gusanga aho ngaho mu myaka yashize wari umurewisi mbere y'uko bamwica. Mubaza igihe yahagereye, ambwira ko yahageze hari umugabo witwa Broni Lewisi ari we uyoboye aho ngaho. Umugore musubiza ko ndi umwana wa Broni Lewisi, akaba ari njye nyiri iyo kampani y'umuryango wacu. Umugore namubwiye gutyo mbona mu maso he hazenze amarira, ariko ntiyagira ikindi kintu avuga. Ahita anahindukira ubundi asubira kuzinga imyenda ye. Mbonye gutyo mpita nsaba Lorena ko yasigara ari kwita kuri abo bantu,
ubufasha bwose uwo mugore akeneye abumuhe. Ngiye gusohoka umugore arambwira ati mu by'ukuri ntago nabona uko ngushimira, kandi umutima mwiza wawe ukura kuri papa wawe uzawugumane, ndagushimiye cyane. Ndamusubiza nti humura rwose nta kintu na kimwe uraburira ahangaha, kandi wowe wumve ko n'ibirenze ubufasha uraza kubibona. Namaze kumubwira gutyo nsohoka muri icyo cyumba, mbasigamo na Lorena bari kuvugana. Ngenda kuri esanseri njyana muri arishive, ndafungura ngenda ngana kwa ba Dismeriti. Ubundi maze kwinjira ndabasuhuza, nsanga bari mu bintu bya laboratwari bakora ibijyanye n'imiti. Kereka mbaza niba muzaniye amakuru meza, mubaza niba Lorena atabimubwiye. Ambwira ko Lorena atigeze amuhamagara. Mpita nibuka ko wa mugore urwaje umugore wa Kereki yavuze ko bababwiye ko bashaka kubimurira mu bindi bitaro. Nkeka ko Lorena yavuze ko buriya azabahuza abatunguye. Nuko Dr Kereki mubwira ko umugore wa mukuru we ndetse n'umugore we uri muri koma bari muri ibyo bitaro bya ba Lewis. Dr Kereki ambwira mbaza niba yajya kumureba, mubaza impamvu ari kubinsaba kandi ari uburenganzira bwe. Ambwira nyemeza ko twumvikanye ko hari amategeko twumvikanye yo gukurikiza. Kereki mubwira ko aho mu bitaro atari ku karubanda, ku buryo yapfa kumenywa n'ubonetse wese. Nuko ahita akuramo ga n'itaburiya kugira ngo hatagira umubona nk'umuganga akamwibazaho byinshi. Mu kubishyira ku ruhande mbabwira ko mvuye kwa Vanessa, akaba ambwiye ko twategereza umwanzuro umugabo we aramuha, kubera ko afite umuryango wo kwitaho, ikirenze n'ibyo akaba atwite. Dismeriti ambwira ko ibyo nta kibazo, ambaza niba nta makuru ya Salvatore mperuka. Mubwira ko Venise namubuze kuri telefone, nkaba narabuze naho nakura Ramari wa musore we, kuko Ramari yajyanye na Venise kimwe na mugenzi we n'umusore wa Venise bajyanye na generale wa Deni Morutana. Kuva cyagiye twava mu ishyamba nkaba ntarongera kubaca iryera cyangwa kubavugisha. Dismeriti ambwira ko ahangayikiye umuhungu we Ramari, ariko akaba amwizeye kuko azi ko yizeye icyo yakora. Ubwo twarangije kuvugana ibyo ngibyo Kereki amaze kwitegura neza, tuva aho ngaho dusiga Dismeriti muri iyo laboratwari akomeje gukora. Turi gusohoka ambwira ko musuhuriza Lorena n'umugabo we, ndetse nkanabwira na Siridiyo ko akeneye kuza kumusura bakaganira ku bwana bwabo uko bari batanu. Dismeriti nasohotse mubaza abo batanu abari bo. Ambwira ko bari agatsiko k'insoresore eshanu zigendana kandi zikundana cyane, harimo Dismeriti nkawe wari mukuru muri bo, Siridiyo wamugwaga mu ntege, Federico wari mu kigero kimwe na Tomuzi, ndetse na Broni Lewis bafataga nk'umuhererezi wabo. Dismeriti mubwira ko bari ikipe nziza cyane. Ambwira ko buri wese yari afite n'umukobwa we bakururanaga, basohoka bakaba 10 icyarimwe. Dismeriti agakururana n'umukobwa witwaga Destine, baje no kubana bakabyarana abana bose bapfanye nawe hagasigara Ramari. Naho Siridiyo agakururana na Lorena, nawe baje kubana. Tomuzi agakururana na Brunette, wari umukobwa mwiza cyane ku buryo Dismeriti ngo yamwifuzaga, akazitirwa nuko yari ari kumwe na Destine. Naho Federico agakururana n'umukobwa witwaga Hyacinthe, bose bakaba basohotse, akaba ari ikipe idakorwaho. Noneho aho banyuze bose bakabarangarira bibaza ku bakobwa b'ibyuki bari kumwe muri icyo gihe. Ariko Broni w'ibyo yakoraga akaba atarabirimo neza, anababwiza ukuri kuko ubwo nubwo akururana ari we Vanessa bakururana atamukunda bya nyabyo, ariko ngo bazamubikira ibanga. Dismeriti yamaze kumbwira gutya mbaza niba nkunda kumva inkuru, bityo nkaba nibagiwe aho naringiye. Mubwira ko ayo mateka yaba atari kuncika, nkaba mfite n'amatsiko y'ahantu nzakura inkuru ya papa wanjye kuva akivuka kugeza ku munsi wa nyuma duherukanira. Dismeriti avuga ko nta hantu nzayikura kuko nta wabanye na Broni icyo gihe cyose, kuko bose batatanye bitari ku bushake bwabo. Kereki arabibona ko mbitekerejeho cyane, ambwira ko ntagomba kubitekerezaho kuko byarangiye, bityo tugomba gusatira ibiri imbere gusa. Ndamushimira, ubundi tuzamuka tugana mu bitaro. Tuvuye muri arishive tujya muri esanseri itugeza hasi. Tumaze kuvamo duhita tugana muri cya cyumba twasizemo Lorena. Mu kwinjira ndi imbere Kereki nkurikiye, wa mugore yubuye amaso amaze kureba inyuma yanjye agahita abona Kereki.
umugore ahita agwa hasi igihumure yikubita hasi. Wa mugore wari urwaje umugore wa Kereki nari maze kumenya ko ari n'umugore wa mukuru we yamaze kugwa hasi. Lorena na Kereki nk'abantu b'abaganga bahita batabarira hafi, baramuterura ubundi bamushyira ku gitanda, bamwitaho kugeza ubwo yongeye kugarukira umuntu. Byumvikane ko nibyo yari amaze igihe atamubonaho. Kumubona byaramutunguye cyane kuko yanatekerezaga ko yapfuye kera. Nuko mu gukanguka umugore akanguka ari kuvuga ati Kereki ni wowe? Kereki ahita ati ni njyewe n'ukuri kandi nishimiye kongera kukubona nyuma y'igihe cyose gishize ntakubona, kuko iteka ntago nabura ntekereza ukuntu uri umugore w'intwari kubera ibyakubayeho. Kereki umugore yahise amubwira ati nukuri nanjye nahoraga ngutekereza, kuko mu bantu nzi b'intwari uri uwa mbere kurusha n'abazitwa barapfuye bitirirwa ko bakoze ibikorwa byiza, ariko nkababazwa cyane n'ukuntu ubutwari bwawe ari bwo bugushyira iteka mu bibazo. Kereki ese ati rero biriya byararangiye kuko ubu ngubu tumeze neza, kandi nishimiye ko we na Lidiya umukunzi wanjye nongeye kubabonaho mu gihe natekerezaga ko bizangora kongera kubabonaho ukundi. Ariko Petronile Lewis chairman w'iyi kampani akaba amfashije akoresheje ubushobozi bwe, akamfasha kubazana hafi yanjye, nanjye nkaba ngiye gukora uko nshoboye kose mukamera neza. Amakuru ya mukuru wanjye se? Umugore ahita avuga ati yewe ni inzira ndende cyane, gusa amakuru ye ni mabi cyane kuko yamaze gupfa kera, kuko baketse ko ari we uguhishe ubundi baramwica bashaka kumubaza amakuru yawe, akaba ari uko ubuzima bwe bwarangiye. Kereki ahita avuga ati yo, mbabajwe cyane n'uburyo mukuru wanjye yapfuye gutyo koko azira ubuzima bwanjye, gusa nta kibazo, byose Imana irabireba, kandi umwanzi iteka igihe kimwe kizagera abone ko ibyo yakoze bitari bikwiriye, ahanwe kandi azahanwa, ahanwe cyane n'imbabazi ashaka gusaba atakibishoboye. Kereki yamaze kubwira uwo mugore wa mukuru we gutyo mu gahinda kenshi kuzuye amarira, ari nako ari gukubita ibipfunsi ku gitanda. Lorena ahita amusubiza kugira ngo adakanga umugore we, agakuka umutima kandi ari no muri koma. Kereki abona gutuza ahindura anafata ikiganza cy'umugore we, amwitegereza mu maso cyane ubudahumbya, atangira kumukoraho amutunganiriza imisatsi ye, ubundi anamworosa neza agashuka aho yari aryamye ku gatanda, maze aramubwira ati Lidiya mukunzi wanjye, umbabarire ko ntabashije kugutabarira hafi, ibi byose byakubayeho akaba ari amakosa yanjye, kandi nari naragusezeranije kuzakurinda igihe cyose, ntihazagire ikintu cyongera kukubaho. Iyo uburibwe wari warahuye nabwo, ariko intege nke zanjye zituma ntabasha kongera kukurinda, nibwira ko aho ndi mu buhungiro ndi gutanga amahoro, ahubwo sinkamenye ko ibintu byakomeye cyane, gusa ngusezeranije ko kukabi nakeza nzaguhorera akazaryozwa ibyo yakoze. Umugore yahise avuga ati Kereki tuza kandi uhumure, kuko wakumva uri kuvuga ayo magambo yatekereza kuri ikigwari, kandi nta wundi mugabo nzi w'intwari nkawe, ibikorwa wadukoreye bikaba ari indashyikirwa, kuri njye nkaba ntazi uko nzakwitura, gusa iteka urubyaro rwanjye aho ruri hose ruzakwitura ibyo wakoze, kandi iryo sezerano nasabye Imana ko izarisohoza. Umugore yamaze kubwira gutyo mbona Kereki asa n'uhindutseho, nkajya wari uzi kumenya amasura y'abantu uyahindutse n'igihe ameze neza ndabibona, ubundi ahita ndeba mu maso arebana Lorena nk'umuntu ufite urwikekwe. Ibyo sinabigira impamvu kuko yari yibereye mu kababaro ke, ubundi akomeza kureba umugore nari maze kumenya ko yitwa Lidiya, akomeza amubwira amagambo amukomeza ndetse anamuririra. Kuri ngiye kubona Kereki w'umudogiteri ari kurira kandi ari umuntu w'umugabo, ntago nzi niba nari guhagarika agahinda niyo ntarira basi ngo numve nta kibazo mfite. Muri ako gahinda twese dufatanije turi kumwe na Kereki n'umurwaza w'umugore we, byaje kurangira Kereki ahagurutse afite umujinya avuga ko mpaka azihorera. Nuko mbabaza niba icyo cyumba cyaba ari cyiza kuba umugore we Lidiya yaba arwariyemo. Kereki na Lorena bavuga ko aricyo kizabambwira ibintu bijyanye n'indwara, babihuje n'uburyo cyubatse, bikaba ari byo byatumye Lorena agihitamo. Kereki anshimira ku bufasha muhaye,
mubwira ko njye nta kintu nakoze ahubwo yashimira Lorena. Ibyo mbikora nanga bya bindi abakozi bari hasi bakora ibikorwa hagashimirwa abayobozi babo, kandi ibyo bintu bikaba byeza ahantu hose. Nk'urugero nko muri kampani abakozi bakoraga neza bakayiteza imbere, ariko umuntu uje kureba ibikorwa bakora akaza kureba Peteroni Lewis ntaza nabaza basa amakuru yabo, kuko icyo ntacyo nari kubikora. Ariko kuri iyo nshuro nka Lorena wakoze icyo gikorwa kandi nta bufasha muhaye uretse uburenganzira, nabwo ntavuga ko abufite icyo bivuze, kuko Lorena yari umukuru w'ibitaro, bityo buri murwayi wese akaba yamuzana akahamurwariza. Cyereke abasha kumushimira Lorena, arabikunda cyane ko byibura amuha agaciro bitandukanye na Sultanis na Sorina. Nuko ibyo birangiye Cyereke abwira umugore wa mukuru we ku gihombo yagize, anamusezeranya ko azajya aza kureba uko bameze buri gihe. Lorena akajya abitaho cyane, nanjye mubwira ko ikintu cyose azajya akenera azajya akibaza Lorena ko tumumushinze. Lorena atubwira ko azababa hafi kugeza igihe Desmeriti na Cyereke kimwe na Vanessa nabyemera bazakorera urukingo rushya rwo kurwanya indwara, ubundi bakarumurika ku mugaragaro nk'abaganga b'abahanga, bityo ibyo bitara batazigera ava mu buvumo asanzwe abamo. Twamaze gusezera kuri uwo mugore tumusiga mu cyumba umugore wa Cyereke arwariyemo, ubundi tugenda tugana muri Archive. Lorena ambwira ko hari gahunda afite bityo ataratugeza aho tugiye, nanjye mbwira Cyereke ko ntarabagezeyo kuko ntarafata ibyo kurya. Ambwira ko ibyabo babimaze bityo twakagiye gusangira ndahombye. Maze kumufungurira muri Archive n'ahakurikira, ndamureka amanuka ama esikariye, ngarukana na Lorena, ubundi dutandukana njya mu rugo. Kugera mu rugo nsanga muri salo nta muntu uhari, ndafungura ndinjira, ubundi nicara mu ntebe yo muri salo. Mpita nkeka ko Marita ashobora kuba yagiye kureba abana, dore ko nyuma ya saa sita hari hageze. Ubundi Mariyamu akaba yaryamye we na Fereyiro. Nuko nkicaye nagiye kubona mbona icyumba cya Jessica umuntu arasohotse, mbona ni Mariyamu aza ambaza igihe nahagereye. Mubwira ko aribwo nkihagera, ambwira ko yari yantegereje agatwarwa n'agatotsi. Mariyamu namubajije impamvu yantegereje, ambwira ko namubwiye ko saa sita ndaza ariko sinze, akanga kumpamagara kubera ko azi ko iyo ntaje mba mfite gahunda, bityo yarategereje kugira ngo angaburire. Mushimira amubwira ko niriwe ndi gutekereza ukuntu ari kunyitaho nkaburira igisobanuro, kandi nta minsi ibiri ishize. Mariyamu ambwira ko nta mpamvu yo kubitekerezaho cyane, ahita ajya mu gikoni akuramo ibiryo arabizana atereka ku meza. Aza nsanga nkuramo ka gakote nari nambaye, ubundi akarambika ku ntebe hejuru. Akora mu ijosi, ubundi afungura karuvati arayiregeza, ambwira ko ari ukugira ngo bitaniga. Anafungura igipesu cyo hejuru kiba gifashe mu muhogo. Nuko ansaba kwicara ku meza, ubundi akanzanira amazi ngakaraba. Mariyamu namubwiye ko nta mpamvu yo gukaraba kuko ndarisha ifurusheti. Ambwira ko iyo furusheti yonyine ikeneye isuku kuko nakoze ku bantu bo hanze. Mpita numva nibyo ya myumvire yanjye yo ku muhanda, nirirwa nkora ku byo nshatse nkanarya. Mariyamu atangira kuyisukura. Hashize akanya kuko yabimbwiye agana mu gikoni, azana amazi mu ijage ndetse n'akabase gatoya ko gukarabamo karimo n'isabune. Mu gufata isabune Mariyamu asutseho utuzi, numva turashyushye mu buryo bw'akazuyaze. Ubundi mpita mubaza ayo mazi igihe yayateguriye. Ambwira kutabitindaho ahubwo nkarya, ubundi nkajya muri gahunda zikurikiyeho cyangwa se zaba ntazo nkaryama. Mariyamu amaze kumbwira gutyo numva muri njye wagira ngo ameze nka sekereteri wanjye, aho bitandukaniye na Karara kuko Karara we yambwiraga ibyo gukora byo ku kazi. Mariyamu we yambwiraga ibijyanye n'ubuzima bwite, ariko nkumva nibyo ntangira kumva ubuzima bwanjye atari njye uri kubuyobora, ahubwo umuntu uri kubuyobora akabuyobora neza nk'umusare uri kuyobora ubwato, akaburinda gukubitwa n'imihengeri cyangwa se kugonga amabuye, ahubwo ubwato bukarushaho kumunezererwa kubera ko ari kubuyobora mu budahungabana. Mariyamu nawe niko yari atangiye kuyobora ubwo buzima bwanjye. Ibyo bigatuma ndi kurushaho kugira amatsiko y'iminsi ikurikiyeho, aramutse akomeje kunyobora gutyo mbaho ntiyobora. Ntangira kubona ko ibyo bintu ari byo nari mbuze muri iyo minsi. Kugira ngo numve ntekanye cyane ko umuntu nabiteganyagaho, nari naramaze kwakira ko yibereye mu ijuru.
nuko maze gukaraba Mariama anyambika agatambaro mu ijosi gakingiriza ibiryo kumeneka bikangwa ku myenda, ubundi negera ameza ntangira kurya. Mariama yamaze kubona bimeze gutyo ajya mu cyumba cye, agaruka muri sale amanje, ubundi yicara ku ntebe iteganye n'iyanjye aho turebana, maze ubundi mbona afashe telefone atangira gukandakanda arayintunga. Mubajije ibyo ari kuvuga ahita ambwira ati ntago nari nzi ko iyo urimo kurya uba uri mwiza gutya, gusa disi urya umeze nk'umuntu uteye impuhwe. Ndamusubiza nti reka nizere ko utari kumfotora Mariyamu ahita bati none se urumva naba ndi kugira gute ndamutse ntafotoreye umusore w'ibogari nkawe ubundi nkajya ndeba amafoto ye igihe tutari kumwe? Mpita mubwira nti oya ntago mbishaka. Nabwiye Mariyamu gutya ari nako mpaguruka ku ntebe nari nicayeho kugira ngo musange aho yari yicaye, ubundi mwake telefone ayo mafoto nyasibe kuko ntashakaga ko amfotora. Mariyamu nawe abibona vuba cyane ahita ahaguruka, ubundi atangira kugenda yiruka agana hanze ku muryango usohoka. Mpita nongera umuvuduko ngenda mwirukaho, ariko nkabibona ko ashaka kunjyana hanze kugira ngo abashe kumfotora amafoto noneho agaragara neza, ariko ageze ku muryango wo hanze asanga urafunze kuko nari nawukubiseho ubwo ninjiraga. Akomeza kurwana nawe, ubundi mpita mugeraho nawe asubira inyuma ameze nk'ungongesha umugongo, nsanga namugundiriye cyane. Mariyamu ahita atuza, ahubwo numva atangiye kwitsa imitima. Arangije mu kajwi gatuje cyane maze arambwira ati ese ubu ngubu mfashe hehe? Mariyamu yamaze kumbwira gutyo ngarura ubwenge neza, nyeganyije amaboko yanjye numva mfumbatiye udutunda twe turi mu gituza duhagaze nk'umutemeri. Noneho uburyo nari mufashe amata ye yose yari ku gice cy'imbere cyanjye byatumye imbunda yanjye uko igenda yinyeganyeza ari nako yumva igize umurego, nuko numva ibyo ari byiza kuko kumurekura ahubwo ndamukomeza. Icyakora amufata mu nda heheza, maze ubundi nawe akomeza kwitsa umutima cyane ameze nk'uri kurira imisozi igihumbi, maze arambwira ati mbega umutuzo wuzuye muri njye, ndambitse umutwe wanjye mu bituza byawe nawe umfumbatiye wese. Bitamubwira nti ubwo si byo ni ibiki urimo kuvuga? Namaze kubwira Mariyamu gutya ahita anyishikuza maze arahindukira arandeba. Mu kuzamura amaso asanga yanjye nayamukanuriye, abura icyo avuga kubera isoni. Byumvikane ko iyo ndero twarebanaga atari ubwa mbere twari tuyirebanye, ndetse akaba atari ubwa mbere twari turebanye gutyo. Ibyo bikaba byaraduhaga kwisanzuranaho cyane. Mariyamu mu kubura icyo avuga niko yatangiye guhina ijosi rye, ararika amaso yandeba mu isura, ari nako azamura umunwa we kugira ngo dukomereze ahashize ubwo Lisa yaduteshaga. Nuko nanjye mumanurira umunwa wanjye ngenda nk'umusangisha kugira ngo tuyihuze, koko turayihuza. Ubundi dutangira kunyunyusa udusukari. Noneho kuri iyo nshuro numva udusukari twa Mariyamu turyoshye cyane kurusha ubwa mbere n'ubwa kabiri tuduhana, bikubitiyeho n'inzara nari mfite kubera ko yari yantesheje apeta mfotora, aribwo ngitangiye kurya numva namumira bunguri. Nuko uwo munezero tuwukomeza ngenda ngana mu ntebe yo muri salo kugeza ubwo nshatse kuruhurira Mariyamu kugira ngo ijosi rye ritananirwa kubera kurihina ashaka kunyegera. Nicara mu ntebe, ubundi nawe mpita mumanura neza anyicara ku bibero byanjye. Muri uko kwicara Mariyamu aboneraho uburyo bwiza bwo gutembereza ibiganza bye mu bituza byanjye, ari nako agenda afungura agashati kanjye udupesu kugira ngo abashe kubikoraho neza. Nanjye ibiganza byanjye ngatangira kubimanura nkora ku maguru ye meza, ari nako ngenda nzamura akajipo yari yiyambariye kuri iyo nshuro. Muri uko kukazamura ngenda nkora ku bibero bye byashashagirana cyane, ndetse biri gutemba itoto rigatemba ririnyanyagira ku bibero byanjye yari yicayeho. Nuko dukomeza muri uwo munezero kugeza ubwo numvise Mariyamu ari gukorakora ku mashini y'ipantaro yanjye ashaka uko ayifungura kugira ngo agere ku mbunda yanjye, ariko ibyo bitaraba twumva ku muryango wo muri salo barakomanze. Twese duhita dusigukira hejuru twibaza kuri uwo muntu ukomanze. Mu kurekurana Mariyamu ahita mpaguruka aho yicara ku ruhande, nanjye ntangira gufunga udupesu twanjye. Mariyamu nawe mumanurira akajipo ke kari kazamutse kakagera mu rukenyerero ku buryo nari ndi kwirebera ibyo byiza bye, maze kukazamura mpaguruka ngana ku muryango wo muri salo.
Mu kuwugeraho ntangira gufungura gake gake mfite cyane n'amatsiko y'umuntu udukomangiye ayo masaha, kuko nari nzi ko Marita iyo yagiye abaza uburyo arahinjira adakomanze. Nuko mu gufungura ngo ndebe uwo muntu uri ku muryango, mbona ni abasore babiri bahagaze mpereye ku birenge biri mu nkweto bari bambaye, nkomeza nzamura ku mapantaro n'amashati bari bambaye, kugeza ubwo nakubise amaso ku masura yabo ngasanga ari Ramari ndetse na mugenzi we bakoranaga mu gucunga gereza ya Eternity Jail.